uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Bihibindi wanditswe na Niyitanga Jean Paul unonosorwa n'itorero ndamutsa. Mu gice cya mbere cy'uyu mukino Bihibindi twumvisemo abasore bigize inzobere mu kurya ibya rubanda bakoresheje uburiganya n'ubutekamutwe. Gusa Selemani bafataga nk'umucurabwenge wabo yarabasize ikigarahambira utwagambiriye gutoroka nubwo atahiriwe n'urugendo. Selemani yariko mwibuke ko yasize abwiye Gacinya ibanga ryo guhirwa no guteka imitwe. Gacinya wabajwe n'uburyo Selemani yamuriganyije yasigaye Kigali yiyemeje gukomeza kwigwizaho ibya rubanda. Ubu bwenge bw'indasemama bwamubereye igishoro nyakuri cyangwa iminsi y'igisambo yamugereyeho ataragwiza indonke. Dukurikira umukino. Harya shango Selemani yaguhaye akamiliyoni kamwe gusura byemera koko? Ariko muyanditse shako yaje ameze nk'intare yasiritse. Natangiye kwitera hejuru mbona ko yemeye cyoma ndatoza da. Ariko se wowe kuki wayemeye? Ariko se kuki wowe wamenye ko agiye kugenda ntunaturya kara ntibura ngo tuze dufatanye kumuteza ingaro? Ariko shamura sete. Ubwo nayo kubabwira neza ko nanjye yaje ntunguye. Byose kandi yanaje mu gicuku. Arangije nakiro yiterabwa ngo ninsakuza arasiganyisha. Akwica byahese ko ari iterabwoba nyine yagushyiragaho. Burya wihagarara ukisaza ukisararanga yari gushyira hasi zo miliyoni mukazigabana rwose. Ariko Fareda warakena n'amafaranga nyamara nibyo. Uzi ko yamanya twirwa twiruka inyuma rero yatumye udagambanira umwana w'Imana utagira inenge akamanikwa ku musaraba akicwa urupfu rw'ibivume. Kandi sha idoro rwose ngo ari umusangira ngendo wa Yesu ngo yaronje imbaraga z'ifaranga. Tujyana hirya ibyo bipindi by'abarokore mwana. Yesu numva bavuga amanikwa ninde waruhaye. Abavuga ntibasomye mu oya ntibabisomye mu nkuru zidafitiye gihamya. Ibya Yesu tureke ne muri ntituri abakozi be. Aragende no cyo nashakaga kuvuga. Nuko nkomeza kwisararanga. Selemani ari kungirira n'abakigenda kuko ari yigize nk'inshiri ishotse. Ubwo rero nabonye ntande mahitamo ndatoza amakuka miliyoni da kuko regana ko yaragiye kukanyima ngo nuko muteha amahane. Birumvikana ko agombaga gukiza amagara yawe cyane rwose. Selemani ndamwiziye n'umugome. Iyo ushaka kumwitambika yareko guhoraho zakiciraho da. Arakagenda aho yanzwe mushenza aragaca hirya y'inzira. Ndamuvumye aragafatira yo kabucyanga ndamuvumye da. Ese bundi buriya yahunze ikiwe yahama hano tugakomeza kurya amafaranga y'indangara. Koze kuko shana yango ntifuzaga kugenda. Nagenda niki nyine ngo amenye ko ngo abantu barimo kumuhigisha uruhindo. Shahitamo gutoroka ajya guhigira mu mahanga. Reka wasore amuginga arazi cyakora mbabwiye ore amuginga arazi gutegura mani cyakoze baba we yarategura narwari yakubwira gukurira operation neza ukagira ngo ari Imana iri kumuvugiramo. Yarateguraga cyakoze. Icyakora cyo muri uyu mukino yaramaze kuba umutoza pe. Rwose muri none icyo twishimira nuko ubwenge yaraza abo twigisheje. Igihe rero kirageze natwe ngo dukorera yacu. Ariko ubundi wa mugani kwinjije atazimaze mwese. Rigora. Imumureka yarigeza miliyoni yatorokanye tutazigabanye tuzanazikorera mu munsi umwe. Icyambere ni ukujya inama ubundi tugakora. Icyo nzi ko twese hano tumaze kuba abacurabwenge mu gucucura ibicucu bikiri mu icuraburindi. Ahubwo icyambere ni mu mutwe mwana. Use wa mugabo witwa Kanyanzira uhawe undi nyene twagurishije ikibanza. Kanyanzira yo kaziri. Uhawe undi nyene twagurishije ikibanza nge nakagomba twigize banyira. Numwibuka nitubona abandi nkawe batatu ntituzaba dukuyema yacu koko kandi afatika. Icyakora Kanyanzira mwamukinye gakino karyoshye pe. Kariya kari sawa yari shuwadiro ndakurahiye. Uburyo kagoma arigize gafuko Feliciana. Nawe wigize umugore we rwose byari kinamisho. Twarayikinnye nk'ugaho twaragushushanyije atuyora ari bifaranga asubira mu cyaro yicaye cyarangwa guze ikibanza za Kigali da. Kuko napfubirirwa n'abapfumu koko yamuhamije nagiye. Yubundi kagoma iradiro ninde wetekereje bwa mbere. Harundi utari Selemani. Niwe wari wayishushanyije. Oya yarateguraga rwose tujye tubyine. Shakigabone Kanyanzira ko hari amafaranga kugituranye ni wabo wa Selemani. Reka da. Kuro sinzi ukuntu Selemani yatekereje kugikina kari agakino. Ariko wa mugani Selemani ni umugome pe. Guteka imitwe agahera ku nshuti n'abaturanyi biwabo koko. Ubita imbeba zarunga babarira niha. Yebwa nibyabe nibyo guhera ku rugo harya. Ugiye kurisha. Gusa cyakora mbabwire. Gusa mbere uko Selemani asigira inkoni y'ubushombe. Mu mabanga y'akazi yameneshye. Harimo ko tugomba kwirinda kwigwizaho imari z'abantu batuzi neza. Kubera iki?
Selemani rero yambwiye ko ngo ari ryo kosa rikomeye yakoze mu kazi. Eka ndetse ngo ni naryo ryatumye aturuka kuko nyine ngo hari abari batangiye kumugendaho kandi ngo bari bamuzi neza. ariko hamugani koko ako kantu niko kuko urumva nyine iyo umuntu akuzi neza biba byoroshye kuba yagukurikirana akagushakisha akakubona. Ariko iyo umuntu akubonye bwa mbere ze nyine yamenya gushakishiriza kandi yamenya ashaka ndetse ahubwo ko abatazi izina ryawe n'inkomoko yawe. urumva rero ko inama Selemani yangira irimo reka mbabwire uriya mufuna muhita nubwo atagusigiye ifaranga rifatika yagusigiye ibanga ry'akazi. Iryo ry'akazi niyo mpamvu nyine Gacinya ariwe ugiye gusimbura Selemani ku ntebe y'ubutwari. ibyo byenda byiteguye rwose. ubu nanjye ngiye gushyushya umutwe nk'umutware ubundi dufatanye gushaka urufite imifuka y'ibifarara bifite ifaranga bitazi ubufira. ubundi namwe mu mpicyubahiro gikwiye umwami mumbere abagaragu beza. oya ibyo cyari ikibazo gusa nyine hamenye ko kuba umutware bigomba ubutware no gushirika ubute mu gutekereza ibiteza imbere abutwaye. ibyo ndabizi rwose. ikindi ni uko ugomba kwirinda ubusamba nk'ubwa Selemani. ya mugabo rwose waturiganyije ibyo twariganyije abandi cyane. nanjye sinzagutenguha ntiwumva se ahubwo agakuru keza mutamenye rero ni uko ubu hari umugabo namenye ko bafunze agiye kwa gutanga no gucuruza ibiyobyabwenge birimo urumogi. ndacyakurikirana ayo makuru neza. sha umva mfite gahunda yo kuzatekera umutwe umugore we. ntiwumva se ko ubwenge bumaze kuba bwinshi ahubwo. oya bugenda rwose twabaye abawe rero ugufatanya twese. hanyuma rero ku byo kuba ndi umuyobozi wanyu nimuhumure nzababera umwami utagira umwaga mbarinde uburetwa mumbere ibyegera twegeranye bya rubanda. nzababera umucurabwenge mbafashe gucura imitwe izaducira inzira yo gucucura ibicucu tugacakira ifaranga. ufite imihigo myiza rwose. umva nanjye sinzahusha intego muri iyo ntumbero. ndaje dushishikarire dushaka abadashishoza tubashinguzemo imishandiko y'inoti tubizeza byinshi badafite baduhe ku byo batunze. bazabiduha ndabarahiye. mwese rero mukibuka ko intera ari uko uwabafasha ryumaho ntagatange mugenzi we. birumvikana kandi nta munsi wo gupfa ubusa nta gutaha imbokoboko. intero ni tubari twaba tumutwe twe dutubukene. none se karako ntabashije kumenya amakuru neza. ubundi musonera ngo bamufungiye iki? umugabo wanjye yazize ubugwa neza pepe. gute se ubugira nazo se barabufungirwa? twemewe nuko utazi ibibera muri iyi si. umuntu agira neza akabizira da. none se we muri make byagenze bite? umugabo wanjye yaravuye ku Gisenyi mu kazi. ageze mu nzira ngo umuntu amusaba rifuta arayimuha. nuko ageze mu nzira nyine bimukoraho bimuviramo gufungwa da. uwo muntu yahaye rifuti se niwe wamufunze? oya si we wamufunze ahubwo nyine ngo yari afite igikapu kirimo urumogi. ubwo rero ngo inzego z'umutekano zirabahagarika. barebye mu gikapu uwo mugabo yari afite basangamo urumogi. niko guhita babambika amapingu bajya kubafunga yewewe umugabo wawe yaraharenganiye disi. ceceka uzi ko burya atari byiza gupfa guha rifuti umuntu utazi. yewe ese musonera azamenya aburana ngo iki koko? ahubwo se azavamo. uzi ko nagiye kumusura akambwira ngo icyo kigabo yahaye rifuti kirimo kumushinja ko urumogi ari urwe. umvira ni ukuri. ubwo noneho kirashaka kumwegekaho icyaha cyane da. icyo kigabo rwose ngo cyabwiye abagenzacyaha ngo cyo kisabiye rifuti kitazi ko musonera atwaye urumogi. mbese gishimangira ko urumogi ari urwa musonera da. mana yanjye we none se ubwo icyo kigabo gifite izihe nyungu mu gufungisha umugabo wawe koko? mva rwema nawe ra nyine kirimo kwikuraho icyaha ngo musonera azabibazwe wenyine. gusa twizeye ko ubutabera butazarenganya umugabo wanjye kandi Imana izamuburanira kuko ari izi ukuri kose. Imana ibijyemo rwose musonera bamurekure. naho ubundi baramutse bamuhamije icyaha cyo gutunda no gucuruza ibiyobyabwenge mwaba mugendesheje. wakwicecekeye birakomeye kuko kugeza ubu bugenzacyaha ngo dosiye bwamaze kwishyikiriza ubushinjacyaha. birumvikana ko batapfa kumurekura kuko byonyine kuba urumogi rwarasanzwe mu modoka ye ni ikimenyetso gikomeye gituma umusonera akekwaho icyaha. ubugira neza bw'inkware bwahigonze ijosi koko.
rurema we ubuze nkora iki koko gira inama y'icyo nakora kuko numva nataye umutwe pe. njyewe rero ndumva nta yindi nama nakugira uretse gushaka umwavoka akaburanira umugabo wawe. abavoka se ko numva ngo barahenda ubu koko namwishyura iki? nyaboneka areba uko ubigenza ntabwo umugabo wawe yarengana uhari. washaka n'ibyo ugurisha ukishyura umwavoka ariko umugabo wawe akabona ubutabera. ubwo urabizi hari isambu iwacu bampaye ngiye kubwira abasaza banjye bayigure mbona amafaranga yo kwishyura umwavoka. icyo cyemezo nicyo rwose. ubundi ibintu nibishakwa umugabo nibamurekura muzashaka ibindi. rero mbwira ukuntu rwose wimerewe umwambaro w'icyubahiro. banze nkore mizi butine imereye nabi wangu. akubusivire kandi se butini yakuremereye. ndabona hanakuyemo amasogisi none. si ukuremera ahubwo nta nkira mani. iri bintu cy'umunsi wose yari kunca n'amano. njye wose ngera hano ariko n'amano yanjye yabaye. shaka uko mbona nini ryagera koko ryatunyutse. byatunyutse nakomera nk'intwara muheto wangu. ngo nyine ikosi warikoreye mu kazi. ahubwo mbwira nyine ukuntu umunsi wagenze. nta muntu wakuvumba. nde wavumbura se mbana ngo yaba ari nde koko. ahubwo uyu munsi nibwo nabonye ko uyu mwenda uriho amapeti n'ibendera ry'igihugu ukomeye koko. uyu munsi niwe ndi umunyagitinyiro kigira bafande mani. rero beza kwimpuza nka n'abapolisi ari turufu tuzaturisha agatubutse kandi abantu bakaduha ibyabo badafite ingimira n'impungenge. iyi tufu banza ari yayindi mu makarita bita irya hose kabisa. kubera iki si irya hose? ese mani reka mubwiye nageraga ku mushoferi nkarya nagera ku mumotari nkarya nagera ku munyonzi nkarya. ahubwo z'uruva uyu mwenda wa polisi atari turufu irya hose mani. ariko twaba uko hari igihe cyageze mesaje zikangeraho zisukiranya ari nyinshi. wari ubigenza wabonye uburyo abakomando dukora se mani. bwana higeze ahantu abasore bari bagiye gukorera perimi zo gutwara moto maze mbizeza ko nibagira uko bangenza nza kubahesha perimi. yamaye nkarira. ubu se binjire gute kandi bari abapolisi nyabapolisi? urabyumva nyine nabanje kubaza amakuru y'ahantu ikizamini kiri bubere bambaza n'amasaha kiri butangire nongeye nka komando nkagera habura nk'isaha ngo gitangire. none se babigenje gute kugira ngo basaruremo kariya kayabo? urumva ntihagera nahise mbwira umwe muri bo ngo ashake mwere kuko perimi zitangwa. noneho ndangije murangira aho ngenda mbwa ngo hasange mufashe kubona perimi. hanezere ko hahise ugenda utahatinze. mva sinari kuhatinda kandi natinyaga ko abapolisi ba nyabo bahasanga. nahise ngenda nyine mu minota nka 10 n'indwi mbona wa musore nkandagiyeho. nubwo utangira kumwesikoroka rero umwemeza ko uzamara perimi kandi nawe warayuzi imbere cyane. ntakina se nahise mubwira yuko ari njyewe ukuriye ikipe y'abapolisi baje gutanga ibizamini bya perimi. noneho musabye imyirondoro ye yaje muha nimero ya telefone ningaho ushyiraho inote y'ibihumbi 100 ubundi perimi urabuyibonye mu minota itarenze nk'ingana. rero ubwo ya turufu ibiri imari yawe. ubwo kuko ntagombaga gusubira ku kibuga gushaka abandi ndebesha indege nahise muha nimero yawe ya telefone nubwo ntubwire n'abandi bose bashaka perimi bohereza ibihumbi 100 bitarenze uno munsi. intumwa yawe rwose yatumitse pe yatumitse neza rero kuko tuvugana bamaze kohereza ari umunani we. ariyo sumbuta yari yageze kuri telefone ya cyane rwose. kiba ngo telefone y'akazi sha y'akazi. ahubwo uyu mukino umaze kubamo rutahizamu ishoti ryose yerekeje mu izamu inshuro zihita zinyeganyega. Didier Drogba Edofis Suarez nimero 9 typical number 9. uri mudahusha rwose. rega buri gisiga ni ryo muntu. kakomase ntuyizi uko ariyo nyoni y'inyembaraga mu zindi nyoni zose. kandi rega nawe uri umutoza mwiza umusaza. reka ndibe n'iyi mesaje ahubwo ifaranga nayo singiri ijana ryicetse kuri telefone se ahubwo uyu munsi amahirwe yadusekeye mbano gasarumfu yarekeye isukiranye wanyu. oya naza rwose jemo yana ahubwo kizige aka kanya aya mafaranga dute tuyabikuza ku buryo simukadi duta tujugunya kabisa inde batazaducakira. nyamaze gutangiye gusobanura gahunda ni yayindi tubaryo twabo bato umutwe twe dutokene.
sifura sakanamvugiriza amahoni y'imodoka n'indi ko namuzi yaba ari umwe mu twiganye se bikamwegereza Karara we ko gusifura uze tuvuga naho kuza ukivugisha bitera yewe nabonaga nta kumenya banza kugira ngo singiye urimo guhamagara umva nawe ra none se witaba buzi gusa umva nakekaga ko ari undi muntu urimo guhamagara muraho ariko muraho neza Karara we kinjira mu modoka tuvuganiremo nkubwire n'icyo ngo hamagara none se ko numva mu nzi nge nkaba ntabazi mwaba mu nzi yehera yewe nanjye sinari nkuzi nakumenyeshejwe n'ibibazo urimo muri iyi minsi ibibazo ndimo ibibazo bihise urashaka kumvisha ko umugabo wawe ari mu mazi abira madamu yewe ndumva ibyanjye ubizi ubu nje kureba umugabo wanjye bafunze bamurenganya bambwiye ko uyu munsi aribwo ari bwitaba ubushinjacyaha gusa nyine ubwo ntibaza uburyo wamenya uwo ndiwe n'ikibazo mfite icyo nicyo kinyemerera kumenya ibibazo ufite kuko dosiye y'umugabo wawe iri mu biganza byanjye muri make nimba ishaka nzamugira umwere mufungure cyangwa nimba ishaka muheze muri gereza uri umucamanza se ko nzi ko ari wowe wafata umwanzuro wo gufunga cyangwa gufungura umuntu ukekaho icyaha ntabwo ndi umucamanza ariko dosiye abacamanza baheraho bafata ibyo byemezo n'injyo uzibaha ubwo noneho uri umushinjacyaha wabimenye rwose burya rero niba utari unabizi abashinjacyaha mbere yo gushyikiriza umucamanza dosiye tuba dufite ububasha bwo kugaragaza ko uregwa nta bimenyetso bimushinja bihari tukamurekura akitahira atanaburanye nizeye ko mwamaze kubona neza ko umugabo wanjye arengana mukaba mugiye kumufungura ngo umugabo wawe ararengana ararengana pe umuntu utunda ibiyobyabwenge akirirwa bicuruza mu gihugu akabiranguza n'abandi bacuruza urumva arengana koko mada ariko rwose kuki mutemera ko kiriya kigabo yahaye rifuta aricyo gikora ibyo byaha nukuri umugabo wanjye ibyo ntiyabikora ngo ntiyabikora nukuri ntiyabikora ubwo ibyo uvuga ni iki kibyerekana ararengana mu butabera ntihakora amagambo hakora ibimenyetso kandi twebwe dufite ibimenyetso simusiga byemeza ko musonera atunda akanacuruza ibiyobyabwenge ariko ubwo ibyo bimenyetso muvuga ni ibihe kuko uretse kubeshya ushaka ko mbikubwira se icyambere urumva neza ibiyobyabwenge byasanzwe mu modoka ya musonera yego ariko se nyirabyo ntiyarahari uretse se nyine nkubwire icya kabiri umugabo ari kumwe na musonera mu modoka avuga ko yahawe rifuti bisanzwe ko ibyari uriya rumujyi atanabizi ubwo se urumva ari nde wundi atari musonera nyine imodoka nyine ariko ubwo koko kuki mushaka kugendera ku binyoma bya kiriya kigabo gishinja umugabo wanjye ibintu atigeze akora koko ni ukuri mukora iperereza murasanga umugabo wanjye ari umwere rwose kandi maze kukubwira ibimenyetso ibyo bimugi bamushinja ntiyari azi n'uko bisa ni ukuri mushishoze murasanga umugabo wanjye ari umwere ubura kugira icyo ukora umugabo wawe akarekurwa bikiri mu maguru mashya ukomeza urata imitete aho ngaho ni iki nakora se ngo ngikora ariko mumufungurire umugabo koko nukuri abana mu rugo baramukumbuye akazi karapfuye yewe nanjye ndamwikumburiye rwose none se kunseka uva cyakoze cyo sinari nzi ko abagore b'abatesi mu kibaho rwose ubu ubabajwe no kuba ukumbuye umugabo wawe aho bari wowe rero nkubwire wa mugore we mpereza miliyoni 2 aho urebe ko umugabo we mudatahana mu kanya ntabwo ko mana nyagasani mpita mbikurangiriza rwose uretse ko no gutanga ruswa ari icyaha se ibyo se ubibwiwe nawe ubwo naba nduyitanga bwo izo miliyoni urumva nazikurahe ubwo ntushinyaguriye koko ubu se urabona nazinduwe no gushinyagura madamu sohokera mu modoka nigendere ndabona amasaha y'akazi yegereje kandi ufite na dosiye nyinshi ngomba gutegura nkazishyikiriza umucamanza harimo n'iy'umugabo wawe vamo nigendere se vamo koko wasohoka nigendere ubwo se kuki uhise ugenda tutavuganye tuvugana iki se nyine ubwiye ko ndi umushinyaguzi urashaka ko nkomeza kugushinyagurira se ni ukuri umugabo wanjye bamufunze amafaranga yose tumaze kuyagura inzu ibyo se birandeba ewe ariko ubwo ko kiriya cyane tukimuhamya azahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 n'ihazabu amafaranga atari munsi ya miliyoni 5 ubwo urabyumva neza none wowe ndimo ndagusaba 2 miliyoni ngo ndagushinyagurire
mbese nikingira imodoka nigire mu kazi vamo rwose ubanza n'ubusanzwe umugabo wawe utamuha agaciro pe nuko umugabo wanjye namukunda kandi muha agaciro kurusha ibyo ntunze byose nuko rero menya ko iby'agaciro byose bigira igiciro umpereza ayo mafaranga cyangwa usohokere mu modoka nigire ku kazi mva basi mbabarira ngushake 200 kashi bitenya guhanona uranyumvira ayo ngayo bayahemba umukozi wo mu rugo mada ntabwo ari amafaranga yo guhemba umuntu ufite ubuzima bw'umugabo wawe mu biganza bye urabyumva neza ahubwo sohokera mu modoka rwose sinkomeze kubikubwira wintesha igihe kandi mbona nta n'igihembo ngutezeho sohoka girayo sohoka rwose ngenda wintesha umwanya gira vuba se nyine igirayo njye gufungisha umugabo wawe igirayo genda ariko so papa kuragiye basi reka ngushakire 300 ariko umurekuri ukabyara wenda kwinginze mbabarira nukuri ukorera Imana umva wa mugore windataho amarero kundi imbabazi kuko njye numva bavuga ko imbabazi ziba kwa muganga aha ni iki rero si kwa muganga urabyumva neza reka no kwa muganga burya hari igihe babaga umuntu nta kijya taxi niba utuzuza inoti y'ibihumbi 900 ntugire icyo wongera kumbwira basi uretse kugenda nshakisha uwo nyaguze sibyo gusa mbere ya byose urabanza unyereke ibyangombwa byerekana ko uri umushinjacyaha ni umurwayi wo mu mutwe cyangwa utangiye no kunyekaho ndi muzima dore gaho ndari singi ikarita yagiye akazi ntabwo uyibona winyereza rero mbere cyangwa n'igihembo yewe ndabona ari byo da noneho reka nshaka kuyanguriza bitenya guha ihangane gatungure kamituye hano mpamagara umuntu ayangurize gira vuba vuba rero nguhaye iminota 10 nuyirenze urasanga nigendeye kandi ntiwongera kumbura uranyumva madamu Safi ndakumva giho ndabona amasuka akomereye nabi pe ahora niki nuko ugira ugashaka umukobwa uzajya ugukorera utu turimo twa hato na hato dore umubyibuho ntugituma wigonda ariko gihozo ntugakabye gusa afite umubyibuho wambuza gukora akazi koko Safi nuko umeze neza muri iyi minsi pe umushahara umaze kukuyoboka rwose ariko kuza ukuntu wabyibushye ukarushaho no kuba mwiza we wikabye nawe da izina ry'Imana gusa hari ikidasanzwe unahindutseho amabona yawe yabaye manini amatama reba ibyo bigura ariko ahubwo abasore bo muri Kigali ntuza kubakira pe baraza kugutereta bagutesha umutwe baneta se bambaza iki nibitonde mbanze njye ku mafaranga numva icyanga cy'umushahara byisi we rero nawe nuko nsengerera nanjye nkabona akazi kuko ubushomeri buri kumfatanya n'ibibazo nkumva ngiye gusara neza sha humura nzakomeza kugusengera nawe ubona akazi rwose giho nukuri pe urakoze kandi ahubwo se we ndakumva ko nagushakagaho ubufasha nyine ngo ubungurije amafaranga urayambonera rwose ni wowe nizeye pe umbabarire ntumpakanire urashaka ngahise ngo numve ko nayabona giho sha mama wanjye bwa burwayi bw'impyiko bumumereye nabi cyane pe baba we none bamubwiye ko impyiko ze zangiritse ku buryo zitagishoboye kuyungurura amaraso eko ko mana yanjye none se ubwo bizagenda bite sha ngo abaganga bamubwiye ko agomba kujya kwa muganga 3 mu cyumweru nyine kugira ngo icyuma cyabugenewe cya kindi nyine cyitwa dialyse ndakumva kimufashe kuyungurura amaraso mu mwanya w'impyiko yewe we kumva bikomeye se muvandi ahora niki kandi sha umve ko bambwiye ko ngo gukoresha dialyse inshuro imwe yonyine byibura bisaba 80,000 ngo ko manu ngahe 80 sha kandi ngo bikorwa inshuro nyinshi pe ubwo kandi izo nshuro zose niko umuntu yishyura napfuye none ngo iki byibura si umuntu aciye muri dialyse impyiko zirakira simbizi pe gusa bambwiye ko igishobora gukemura icyo kibazo ari uko namuha impyiko mwana we nyine muhaye impyiko ngo nibwo yakira kandi ibyo birasaba miliyoni nyinshi pe miliyoni nyinshi ntabwo napfa guhita nzibona baba we gihozo we none se we urumva uzakura amafaranga angana gutyo nta n'akazi ufite koko niyo mpamvu nashakaga ko nguriza 500,000 yego ko manu maze nkareba ko navuza mama wanjye akaba asunika iminsi mu gihe nyishakisha akazi ariko se giho ubwo urumva ko aya mafaranga nayakuraye shanguriza mvuze kuri naho nayabona pe kwimana ashakisha kubita ibipfunsi inzu nimbona akazi nzahita nkwishyura sibyo
muzi ko buriya mama ari we umuryango wenyine nsigaranye imbere n'inyuma. Ndabyumva Giho, ariko ngiye ndumva ukwiye kumureka akiruhukira pe. Ariko nyumva kuko ayo mafaranga usabwa ntuzayabona. Ibyo 500 ushaka n'ubundi ndumva bizamuvuza ukwezi kumwe cyangwa 2. Ubwo se uzahora ubona ayo mafaranga koko? Reka nkubwire Fifi, ndakumva. Wowe mfasha muvuza uku kwezi, sibyo? Nizeye ko mu kwezi gutanze abanabonye akazi nka kwishyura. Shagiho, ndumva umeze nk'uri kurota pe. Ndota koko. Ubwo se ako kazi wiringiye uzabakurayo kuriya muri iyi minsi kabonwa n'uwozereye. Humura Fifi, humura hari ahantu nizeye ko nzakabona, sibyo? Nubwo mbona biri kuntindira. Basi se hari aho watsinze ikizamini cy'akazi ukaba utegereje ko baguhamagara ngo utangire? Urumva nyine hari ahantu nari nasabye akazi. Ubwo rero uwo mubosi wabo arampamagara nyizeza kukama. Ibizamini se mwarabirangije? Njyewe ntabwo nigeze nkora ibizamini. Ngo byagenze gute? Nyine urumva uwo mubosi w'iyo kampani yanyemereye kukama ntiriwe nkora ikizamini. Gusa nyine nawe urabyumva namuhaye akantu. Niyo mpamvu nyine nizeye ko ngurije nazakwishyura vuba. Ubu rero nta mafaranga mfite kuko nari mfite nayagurije musaza wanjye ejo bundi agiye kugura inzu. Ubu rwose nta n'ibihumbi 10 mfite pe. Mana nyagasani we, ubu se koko mbaye iwanjye. Ihangane rwose Giho, ariko kuko ubushomeri nzabuvamo mbona uko mvuza mama wanjye. Cyangwa reka nongere mpamagare umubosi ndebe ko nyitaba. Muhamagare wumve. Ndumva ikiyemo. Reka numve ko nyitaba mubwire ko ibyo twapanze birimo gutinda. Alo Gihozo. Alo boss. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, ariko nyine ya gahunda irimo gutinda kandi rwose nkeneye akazi cyane boss. Ejo uzanyura nka saa 12 za nimugoroba. Hanyuma uzatangira akazi mu cyumweru gitaha. Ego ko ubwo sizo saha ko uzaba bwije nzataha ryari? Sinababwiye ko ntuye kure ya Kigali. Ubwo ntimwareka nkazaza mu gitondo nkagira igihe ntahira. Utangiye gutegeka boss wawe no kumuvuguruza rero utanatangira akazi wa mukobwa we. Erega ayo masaha mbaye ndi Kigali sinabona imodoka inyura mu rugo. Ndakubwiye ngo uzangire saa 12. Ibindi rero uzagira byose nzabigukemurira. Uranyumva? None se ko numva amasaha y'akazi zaba yarangiye muzaba mukiri mu biro? Uzampamagara ugeze Nyabugogo nkubwira aho nsanga. Nujya ku biro ntabikubwiye umenye ko uzaba uri kuvanga amadosiye. Wibagije inzira twabinyujemo kugira ngo ubone akazi rero. Cyangwa wibagije ko hari abandi bakurusha amashuri shabahataniye kari akazi. Gahunda zose ziri hagati yanjye nawe. Sheri, Kamushushu. ongeraho ibindi biryo nirere rwose. Ndabona bigiye gushiraho kandi ndacyashaka kurya. Inzara igiye kumbotorera muri kasho neza neza. Yamenye ko ari ugufunguye sabwo simba no gutekera ibirayi ko ari byo ukunda. Ariko igitoki nacyo ndabona noneho urimo kukibasha da. Uwanjye tuzongera kumbwira ko ari ibiryo by'abagore. Nabivugishwaga n'umurengwa sha ntaragira muri kasho ngo inzara yahe nkubite. Ubu murengwa washize Sheri. Nibyo? Yowe. Gusa Imana ishimwe kuba bagufunguye pe. Naratangiye kwibanze ko ugiye guhera muri gereza. Imana irabikoze rero gereza nyisohotsemo. Gusa iyo bitaba imikorere myiza y'ubutabera bwacu, kiriya cyaha uriya mugabo rwose yarakingeretseho byarangiye. Gusa tuvuga ko ufunguwe kubera imikorere myiza y'ubutabera ra. Sha, umushinjacyaha wahawe iriya dosiye naramukunze cyane. Yakoze iperereza ryimbitse asanga uriya mugabo ari umucuruzi kabuhariwe w'urumogi. Agenzuye asanga rwose arimo kungerekaho icyaha ntakoze. Kandi barebye basanga izina rye ryarigeze gutangwa mu bantu bakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge. Niko kundekura rero. Ngo amaperereza? Wavuze se ko ari imbaraga z'ifaranga namutamitse zigufunguje. Kuki? Uwo mushinjacyaha undatira ngo yakoze iperereza iyo namupfumbatiza amafaranga ne yagiye kuguheza mu munyururu. Hari umushinjacyaha so haye amafaranga? Yowara. Ubwo wonye usohotsemo vugira ngo nizindi. Uriya mugore wakurikirana gatuse yawe se yo namutamika ifaranga uzi ngo ahe kukurekura.
umugore wese uriya nyine w'umushinjacyaha wari urimo gukurikirana dosiye yawe. ariko ubanza urimo kuvugishwa. mvugishwa iki? umushinjacyaha wakurikiranye dosiye yanjye se ko ari umugabo ni umugore? Kweke ubanza no mu bari mu rubanza rwanjye rwose nta mugore nigeze mbonamo. ugize ngo iki? none se urashaka kunyumvisha ko umugore w'umushinjacyaha nahaye amafaranga yambeshye? ariko wenda buriya wasanga yarakoranye na bagenzi be da, hanyuma bakanyemurira ikibazo. ubundi se amafaranga wamuhaga y'iki ko wari uzi neza ko ndengana? ntabwo unyizera? ariko wamuhaga y'iki rwose? ubwo se wowe icyo utumva ni iki? uwo mugore nyine kugira ngo yemere kugufungura yabanje kunyaka akantu. gusa icyo ntarimo kumva ni ukurimo kumbwira ko dosiye yawe yari ifitwe n'umugabo. Kara, ndakumva. utambwira ko uwo mugore yagushutse ukabyemera ukamuyorera amafaranga? narayamuhaye da. none se nari gukora iki ko yanyemeje ko ari we mushinjacyaha urimo gukurikirana dosiye yawe kandi akanyemerera ko agiye guhita agufungura? nyine wamuhaga y'iki ko wari uzi ko ndi umwere ku byaha banshinjaga? ese ubundi wamuhaye ngahe? umva, uwo mugore yaraje ambwira ko kugira ngo aguhanagureho biriya byaha bari bakugeretseho ngomba kumuha 900. Iki? ngo ngahe? amafaranga ntiwayumvise se 900? utambwira ko wamuhaye amafaranga na gutyo rwose kuko byaba bibi. none se nari kure kugafungwa ngo ni amafaranga? narayamuhaye rwose, sinari kwemera gukomeza kubaho njyenyine kandi mfite uburyo bwo kugufunguza mugabo mwiza. hanyuma se wamuhaye ukuye hehe ko nzi ko amafaranga yose twari tumaze iminsi tuyaguze ino nzu? nyine nabuze uko mbigira, nyagusa Rwema ndayatanga. ngo wagize ute? wabyumvise. ubu Rwema umurimo w'umwenda w'amafaranga 100 angahe yose yagendeye agati? kuvuga se ko ari njye murimo nkaho tutazafatanya kuyishyura? ute kwishyura? kwishyura. bishyura amabuye se si amafaranga? ni amafaranga nyine. harya kubona amafaranga bisaba guseka agasesekana amadara. ariko urinda uvuga ko nayateye inyoni. ibyo byose byabaye atari wowe ndimo kurwanaho. ndakubwiye ngo uzarebe aho kuri ayo mafaranga uyishyure. nako sinemera ko ayo mafaranga aricyo wayakoresheje rwose. nyumvira pe. nyumvira iki? njyewe sinishingiye uburangare bwawe. wirwane ushaka aho kuri ayo mafaranga ndakurahiye rwose njyewe ntayo nabona. ubwo se wumva nakurayo amafaranga natyo utamfashije? uzagende Rwema guha akazi umukorere kuzigeza ashizemo ubone kugaruka. ariko se ko niba utisanze igiko kumara rwose shirimo mutuganira hano iwanjye sibyo shaye ikibebe? ariko se uba urumva natuzane koko ubu ntubona aho amasaha ageze kandi ngomba gutaha? reka aho muri urimo wakomeza ubundi urinda uhangayikishwa no gutaha igicuku uraje ugasanga wabura uryamye muri Kigali koko nako muri iyi nzu ingana gutya. ariko siko naje ngo tuvugane iby'akazi, naje kurara hano koko bose. shanya no kurara byakugwa neza kandi rwose aho muragenzi gutetesha wowe gusa unyisanzure ntunyishishe. ndabizi abakozi mutinya ba bosi banyu nuko mukabaha ibyubahiro bagira ngo si abantu nkamwe. ubwo se utubashye umukoresha wawe wakubaha nde bose? ariko sinakubwiye ko nitwa sinyora nako nyita Rwema. kuki ukomeza kunyita bosi ubundi? icyo nyita Rwema nicyo data yanyise, sibyo gikorwa cyiza? none se mubuze sinyora bivuye he? sinzi aho bivuye ariko nuko nahoze numva indirimbo bita sinyora rata niyo mpamvu yahinde avuga ngo yewe sinyora. ariko ndumva ko kwita bosi ari byo bikwiye. ntari bosi wanjye se? oya shagiho isano dufitanye irenze y'umukozi na bosi. njye ndifuza ko ufata nk'inshuti yawe yihariye inkoramutima umukunzi. ubwo sibyo ni ibiki kandi? umva nawe ra ese ko ndeba utunguye n'ubwa mbere ubonye bosi ukunda umukozi we? ndagukunda shagiho. kwiki? uraho nkunda se kuva ryari kandi ari ubwa mbere mbonye? kuva cyagiye unyoherereza ifoto yawe nahise nyisaba urukundo kandi rwose yararumpaye tumaze iminsi dukundana. ubu rero umva ko nyiri ifoto ye narushaho kumukunda ko nasanze ari mwiza kurusha ifoto rwose. ndumiwe noneho pe. oya kumirwa sha ni ukuri uriho rihogoza ibihangange bigahumbagizwa n'ikibatsi cy'urukundo
kavugira hino rwose mutomore maze ibyo toto ritembe tuze n'umutima utekane gusa ikibese shaka gusa utangira ibiki ndekare oya ndakwiyamye rwose urabona igihe wahereye unkorakora nakwihoreye igihe ndekura ngira iby'akazi kuko nibyo byanzanye ndashaka kwitahira ntabyaba bizu ndekura kwitahira nyine ubuse urumva nakwemera gutaha isaha koko giho none se uri mu biki urumva koko aya masaha bari imodoka igucyura mu cyaro ntabwo ntashye mu cyaro ngiye kurara ku muhima hari umukobwa w'inshuti yanjye wanyemereye kuncumbikira rero ndashaka ko tuvugana iby'akazi nkagenda butaranyiriraho kuko utaha mu rwundi ataha kare ariko urarinda utaha mu rwundi kandi wageze mu rwawe kubereye mu rwanjye cyane rwose urwanjye se ndagezemo n'uruhe rwose namaze kukugabira ibyanjye ndetse nanjye ubwanjye ndakwigabiye kuva rwose utangira ungenzi uko ushaka rwose ndi uwawe siyo sheri ariko wavuye muri ibyo tukaganira iby'akazi ko aribyo byanzanye ibyashye ariko kubizanye uti ariko se w'inkurura ndeka w'inkurura ubwoye gutwaye iki koko ndekura ariko igira hino duhuze urugwiro shagihuze wanjye ndekura ariko se igihe nakwiyemeye ntabwo wumva ubundi uko ubizi ibyo nibyo byanzanye ntuzi iki cyangwa ko niko kazi wampamagariye ariko ndabibona hano nta n'akazi gahari rwose ndabibona nkabikenga impamvu wambwiye ngo nkugereho nimugoroba niba washakaga ariko urabizi igiho agasuzuguro ufite none ntakomeza no kukihanganira sohokera mu nzu tumuka akazi nzagaba agashaka urumva ngo ngwiki ndakubwiye ngo nsohokera mu nzu oya rwose ubwo se ushatse kuvuga ko njye ntashaka akazi koko cyane ntabwo ngiye njya nkunda ibintu sinakubwiye ko ikibazo mfite cyo kuvuza mama wanjye umerewe nabi ngomba kugikemura ibyo ntibindeba mumbabarire ni ukuri ndakwinginze akazi ntimukanyime nimba gahari iyo uza kuba ukeneye akazi wowe wamenye icyo nshaka ukakimpa nanjye nkaguha akazi uri kumva naherekare nkwinginga nkuguyaguya nzi kuza kwibwiza ariko rwose ndabona nsa n'ucirinjije amarenga kandi burya ngo amara ibinonko ubu rero ibintu ni bibiri rwose uhitemo kimwe urankemurira akabazo umvuriye umusonga umubiri ngo uhakaze cyangwa se unsohokere mu nzu mpamagara abashaka akazi nkabihere ariko ubwo koko ibyo ni ibiki bose waretse kungerageza ko ibyo bintu ntashobora kubikora none ko udasohoka hindukira usohoke urabona urandeba ntimwese n'ibyo byiso byuzuye amaraso urabona ngiye mbyitayeho nta n'isoni nsohokera mu nzu mpamagara washoboye kuwunezeza wikore mbahemba akazi nta n'isoni ariko ubwo ntugira ngo ni umushomeri wenyine umva icyo atabuze mu rutoki ni amakoma ariko ubwo koko wangiriye imbabazi ukampa akazi utangerageje kuvuza umubyeyi wawe nazikugiriye kuva kare wirangayeho none se koko ko nakubwiye ko mama ari we muryango mfite imbere n'inyuma kuko wamfashije ukampa akazi nkamuvuza ko Imana izaguha imigisha umva umugisha Imana yari impaye ni wowe none wanyiyima nta mugisha ari umwingingano nkeneye sohoka vuba ahangaha ujyana amara inyuma y'igipangu hatajya n'ubona uri akagira ngo nanaguhohoteye ariko ubwo koko nibyo unkoze basi mbabarira umpa akazi wenda nimara kubuza umubyeyi wanjye uzanyirukane sibyo arimo yireza ni ukuri niba utanamfitiye impuhwe ntazo basi zigirire mama wanjye ugiye gupfa ndakwinginze nzakwitura vana hano inkuru zapfa wa mukobwa we gupfa umva ari ibitangaza uretse na nyoko nawe uzafasha uri kumva nanjye nzapfa ndabizi urankangisha wapfa urumva aribyo byangabanyiriza urukundo rwuzuye ipantaro nta n'isoni igira ngo hose nikingira inzu ariko sohoka nikingira inzu nta n'isoni ubwo ntiwari sohoka genda sohoka mwende kuri turasi nakubwiye nsohokera mu nzu basi kigura gato mubwire bangweke kigura gato mubwire bose umva nkubwire niba wemeye kumva ibyo nshaka gira nkingure ariko niba ugitsimbaraye jyana amasaka yawe nanjye ndagumana urusyo rwanjye koko kutavuga se wabyemeye nkingure cyangwa mbabariye koko basi kingura gato mbabwire umbwire niba wemeye gusa bose mbabariye mukanyumva kuko ko Imana izabaho umugisha mwambabariye ntimukomeze kunsaba kuryamana namwe kuko narabitinyuka nuko ye ko nasezeranyije Imana ko nzaha ubusugi bwanjye aho tuzabana iteka mwambabariye ntimucumuze ndakwingize basi reka mfukame hasi umva rero nkubwire
ntiwumve nakwihore ngo ugire ngo bamare ngo ndanyitayeho urampa ibyuma cyangwa usaba kujyana n'ubusa bwahise wenyine ubutunze mwambabariye ko mbingiye setsa urutoki rwawe rwitayeho kabisa gusa nimugere ku rwiteho ndabona ari na rwiza cyane biragaragara ko utagipfa kubura urwabyo wawe rwose muzehe none se wa mwana we urabona umusaza nkanjye nabaho ntafite urutoki iyi niyo diporome yanjye ngaburira buri munsi weshye se umuntu uzi ufite urutoki rungana gutyo ukagira n'ishyamba ry'inturusu ringana kuriya kugira ngo ntukaze muzehe uri umutunzi kabisa ariko nyine ko kuvuga ari ugutaruka ko naguciye mu ijambo utambwiye icyatumye ujya kugenzura ishyamba ryanjye wagenzwaga n'amahoro yewe ni amahoro rwose muzehe ni amahoro ahoze rwose narenje kukumenyesha ko uriya musozi ishyamba ryawe riteyeho watoranyijwe mu misozi y'ino tugiye kuzashyiraho iminara ngwiki ubwo narenje kuguteguza utazabona tuje kurimbura ibiti biteye aho tuzashyira uwo munara bikagutungura utikisha ngo mugiye kundimburira icyamba cyane rwose ku gasongero kuriya musozi ishyamba ryawe riteyeho rwose tugiye kuhashinga umunara kandi nyine ntitwashyira umunara tutarangiye biriya biti ngo iki ese ibintu byumvikana muzehe niko hanyuma se mwebwe muri bande muzashinga uwo munara cyakora ko kurambabarira bagiye kubanza kukwibwira wakabimenye ariko ubundi njyewe nitwa Secyanga mwene Murindahabi nkaba nkora mu kigo cy'itumanaho rero ntubibona se ko nambaye n'impuzankano y'ikigo nkorera ndabona wambaye bisa n'iby'aba bana bacuruza za mitiyu bakorera hepfo hariya munsi y'imitaka nawe se nibyo ukora sha oya rwose muzehe yego nyine nambaye bisa n'ibyabo ariko njye ntabwo ncururiza munsi y'umutaka ubu nibyo nkubaza nyine twese dukorera ikigo cy'itumanaho ariko njyewe nkorera ku cyicaro gikuru hariya i Kigali rwose mu mujyi kapitale ubwo se waturutse iyo za Kigali uromboreza umuhanda urareba usanga ishyamba ryanjye ari ryo ribereye kurandurwa ngo mukunde mushinge iyo minara yanyu nisabe ntubona ko uriya musozi ufite ubutumburuke buri hejuru y'indi misozi y'inaha muzehe ibyo byo nibyo buriya burebure bwawo rero turashaka kububyaza umusaruro tukahashyira umunara uzatanga rezo zihagije ku baturage bose b'uyu murenge none se ishyamba ryanjye muzarandura mwateguye yo kurinyishyura ishyamba rye tuzaririmbura rwose ariko nyine humure tuzaguha ingurane y'ahantu tuzashyira uwo munara kandi n'ibiti byose bizarandurwaho tuzabyishyura ntugire ikibazo ubwo rero mugomba kumpa agatubutse nanjye nkasezerera ubukene byose birumvikana gusa nyine nunyitwaraho neza niho bizagenda neza ayo uzashaka yose nzayaguhesha ubwo se kukwitwaraho neza uvuga ni gute shako nasobanukiwe nawe birakuze nawe mukuru ko kubura utazi icyo wakora ngo ubone icyo ushaka kandi uri kumwe n'uwakiguhesha sekondi muzehe nyine wandenganya ubwo nyine urandebera igikwiriye nanjye nzaguhesha ingurane ikwiriye simwe mpora numva muvuga ngo murwanya ruswa none uvuye za Kigali uza muri iyi misozi n'amashyamba usesera mu rutoki rwanjye ngo uje kunyaka ruswa nta soni nyamara wareba uko ubigenza nanjye nkazakugeraho utakwigerera da nta ruswa ngo kuko ndabizi leta yacu ntirenganya izampa ingurane ikwiye ku mitungo yanjye muzashyiraho iyo minara yanjye ariko se vuga gake wa musaza nta soni ejobundi ko mbona ufite amahane iyo ngurane yo wayikwima wakora iki ni ukwitabaza amategeko akandengera ariko sha harya ngo bafite muzongererwa naho abakene mutwambure n'ibyo twakeshaga amaramuko muhoroboke muri izo nda zanyu zabatanze imbere nta soni ubwo wihaye kunyubahuka ndaje nkwereka ububasha bw'abaminuje nakubahuka se iriya shyamba ryawe tuzaritemagura ubutaka bwawe tubwubakeho umunara kandi uzaviramo ngo nta n'igiceri cy'ifaranga na rimwe uzabona tuguhaye ugize ngo iki ibyo tuzabikora mu kihe gihugu wambuka we niko imbwa muze ariko sha aho ntugira ngo abakene twe ntitugira amategeko aturengera muze reka nkubwire ubundi mbere yo kwitera hejuru gutyo iri tegeko ritugenga mu gutanga ingurane ku mitungo y'aho dushyira iminara wowe urarizi none se ibyanjye muzabitwara mutyo ntaryo nzi ariko icyo nzi cyo ni uko niba ryarashyizweho na leta nta kuntu ryaba rigamije kundenganya sawa rero ntabyo uzi icyo ngiye kugukora ntandenganya se ndaje nkurenganye kandi ntaho uzarega nunarega bizapfa ubusa
kwanza reka mbanze ngusomere ingingo izamfasha kukurenganya muri iki gitabo cy'itegeko tugenderaho. Ariko witwaje ngaho yisome cyangwa ubireke birakureba. Ni ingingo ya 17 mu gika cyaho cya 3. Icyo gika kiravuga ngo ahantu hose hagiye gushyirwa umunara w'itumanaho iyo hari imitungo itangirika nk'amabuye cyangwa ishyamba rigeze igihe cyo gusarurwa, icyo gihe nta ngurane na nke itangwa kuri nyiraho hantu, ahubwo gusarura iryo shyamba cyangwa kugurisha ayo mabuye. Hanyuma ikigo cy'itumanaho kikabona kwashyira umunara kuko ibyo biba bikozwe mu nyungu za rubanda kandi na nyiraho akaba ari rubanda nk'abandi. Rwamanywa mpinga niko sha. Hanyuma se ko nshimye ko nzasarura ishyamba ryanjye, iyo mitindi yanyu iminara muzayishinga ku butaka bwanjye nta ngurane mu mpaye. Ese ko witera hejuru ntararangiza gusoma iyo ngingo yose y'itegeko? None itera hejuru uzi mu byanjye se? Igika cyaho cyanyuma kiravuga ngo ubutaka bushyirwaho umunara atari ubwo guturaho nta ngurane itangwa kuko umunara w'itumanaho ari igikoresho gifite inyungu rusange ku baturage. Uracyamburanya muze? Ariko abashyiraho amategeko babahumirije cyangwa babasinze za muriture na ndundu ubwo ubwo se murumva muzarandagura ishyamba ryanjye mugatengagura umusozi riteyeho mugasiga nta ngurane mu mpaye koko? Njya nimo byibagirwa nkubwira ngo ureba uko ngenza nanjye muri raporo nzavuge ko hari ahantu twahasanze hubatse inzu nziza y'amatafari bazabona uko baguha za miliyoni. Reka nkubwire abatanga izo ngurane bakorera mu biri Kigali, ntabwo bashobora kugera hano kuri tere ngo bihere ijisho ibintu uko bimeze. Bemera ibyo twebwe dutanze muri raporo, none nawe warangiza ukitera hejuru mwe reka nkubwire bize, reka nigende nzaba numva ibyawe. Muzi kwigira inzobere mu byo mutanazi. Ese bondi urashaka ngahe kugira ngo uzamfashe kubona gatubutse? Wenda kumvikana reka nze kubwira yewe bigasinashaka menshi niyo wampa ka miliyoni kamwe nakuvuganira ibukuru bakazaguha za miliyoni 200 cyangwa 300. Jamaye niko miliyoni 200 zingurane ku kantu muzashingamo umunara konyine. Amafaranga si cyabuze mu kigo nkorera muze. Umva na 300 cyangwa 400 uzishatse naziguhesha rwose. Muzi ko mushatse mwankiza. Yewe no kwandika raporo ivuga yuko ku musozi wawe nasanzemo ikirombe cya gasegereti. Ubundi ibintu bigahita byikora. Nuko uhe gusurasabwa kumpa ka miliyoni kamwe ibindi bikikora. None se ko iyo miliyoni ushaka ntayifite. Neze nagufasha. Waretse nkaba nguhaye 200 nagurishije ikawa n'ikimasa cyanjye ejo bundi, hanyuma andi nkazayaguza umuhungu wanjye ukorera iyo za Kigali nkayaguha. ariko se ko nkubazaho umuyobozi mukuru w'ikigo ari aho kundangira ukanseka? Yewe wa mukobwa utaguseka yaba atagira ibitwenge rwose. Ariko se niba utazi uje gushaka iyo ubaririza bakamukwereka ukareka kwihagarara ubeshya ngo muraziranye ngo mbeshya? Ariko se urabona nazindurwa no kubeshya koko? Nibyo wakoze gusa. Oya Rwema turaziranye kandi dufitanye gahunda rwose. Ahubwo ndangiraho ariko ko nimero ye nagerageje kwihamagara mpfa igacamo. Ese burya na nimero ye urayifite? Ndayifite. Ariko se ubundi uramushakira iki? Icyo mushakira tukizeranyeho. Ahubwo ndangiraho akorera ureke ko murwamenye kuko isaha yampaye ngomba kumureberaho irenzeho iminota 2. Ariko se niba uzi izina rye warimbwiye nkumva niba uwo nzi nawe ari uzi. Ariko se ubwo waretse kunyuzura ukambwiraho Rwema ari koko? Umva yewe muko ushobora kuba wawebyuka butabimenye. Ngewe nyoba? Ubwo se uravuga ko nawe byushingiye kuki? Hano se kuri Cospec Limited? Niho umuyobozi wayo se ntiyitwa Rwema? Cyane rwose. Nise kuki ushaka kunjijisha? Reka ngufashe ngo amakuru kuko ndabona wacanganyukiwe. Nta wundi muntu witwa Rwema ukora hano utari ngewe. Amfaye. Nta nundi muyobozi mukuru wa Cospec Limited utari ngewe. Ubwo rero niba ushaka undi muyobozi w'ikigo utari ngewe ubanza hari indi Cospec itari wajujemo. Ariko se ubwo waretse kumbeshya ukandangiraho Rwema ari? Rwema wundi uhese utari nge. Ariko reka ngo ikarita yanjye akira ikarita yanjye y'akazi ndabona ntuzi gusoma. Ndabizi. Ishyikira urabona handitseho nde? Ko ndabibona ko handitseho Rwema. None ariko si ikarita y'akazi ni yawe cyane ya Rwema? Ni ya Rwema nyine wakabimenye sa. None sari ubwo se urabona ifoto iriho ari yandi? Akira ngo akira niranga muntu kugira ngo wemere ko umuvugana ari we Rwema.
ngo iki ahubwo se wa mugani uko ndeba n'ifoto ari yawe keretse niba hano hakora abarwemo babiri bahise kuko Rwema twari dufitanye gahunda si we rwose. aha nta wundi Rwema uhakora nk'uko nabikubwiye rwose. Kuki itonde utega amatwi niba rero hano undi wakubwiye ko yitwa Rwema akakubwira ko akora hano yarakubeshye pe yarakubeshye n'ukuri. Niba kandi ugira ngo ndakubeshye akiriye ikarita yanjye y'akazi uzenguruke mu bakozi b'ikigo bose ubabaze rwose barakubwira ko ari njye muyobozi w'ikigo. ntabwo byumvikana ubu se Rwema yaba yarankoze ibiki? yagukoze ibikize? Rwema yanyetse ruswa y'ibihumbi 600 ngo anyizeza ko zamuha akazi hano muri Cospec Limited none ndebera ibimbayeho. hanyuma se ngo akazuho Rwema yari kuzaguha hano kari akazi nyabaki nyine yari yanyijeje kumuha akazi k'umucungamari mukuru. wirira mbwira nuko nyine anyaka ruswa y'ibihumbi 600 ndayaguza ndayamuha. ibyo uvuga nibyo? ni izina ry'Imana. none warenza no kunyaka ibindi ntavugira none yarambeshye koko. ngo ibindi utavugira? uwo mwanya uvuga se ko twawushyize ku isoko abantu bakawuhatanira nkaba ntarakubonye no mu bizamini twakoresheje ubu rwose n'umukozi twamaze kumubona koko cyane. ubuse koko amafaranga y'abandi nagurije nzayishyura iki? ubuse ko nari nizeye ko ngiye kubona akazi nkavuza mama. ukavuza nde? mama wanjye. ubu koko mbaye iwande mana yanjye we. ariko akanakumiro pe kuva nayobora iki kigo nahuye n'ibibazo byinshi ariko ibi byo nagahumamunwa. ubwo kuko umuginga wiyitira izina ryanjye akaguhemukira n'uwaheye hayi niko muko karame. ubu ntitwafatanya kumushaka tukamushyikiriza inzego z'umutekano n'ubutabera? mfite nimero ya telefone yamamagazaga ariko sinzi niba izongera gucamo kuko n'ubundi akenshi usanga itari ku murongo. umuranza gufasha kandi uwo mushenzi tuzamubona byanga bikunda. humura komera. umurimo ni mwiza umurimo ni ingenzi udakora ntakarye warazitira amajyambere iterambere ryose rishingiye ku murimo imibereho yose yishingiye ku murimo inzira igana mu ijuru nayo buryica mu ijuru. umurimo ni mwiza umurimo ni ingenzi udakora ntakarye warazitira amajyambere ariko noneho ibyishimo ufite umaze dukungura se gusa. niko aho waherera uririmburwa ntiworoshye. uhagaritse izo ndirimbo zamubwira umusaruro wakuyemo kuba umukozi w'ikigo cy'itumanaho umusaruro sha. ese ubundi ko utambwiye agaciro ugiye kuwutekeramo sha? tuza ndakubwira rwose ariko mbere ya byose nze nkubwire Gacinya ntabwo nshobora kuguha raporo ntaramara kukubatiza. ngaho uyu mugore urarara izina rishya rwose. ngaho ndakubera ikize ndakubatiza mu izina ry'abakaceri bose uzabihakana nzamusobanurira njye Kagoma. none se kubatiza ko ari umurimo w'abakozi b'Imana basizwe amavuta ya gishumba aho ugiye kubikora nkanya abakozi b'Imana ubwo ushatse kuvuga ko genda umukozi wa Satani? aho yanabizi twese turabagaragu ba Nyagasani ariko rwose nibyo kubatiza sinzi ukuntu byiyongoje kabisa. abanza urimo kugenda uvangirwa gake gake aho uvuye baguherekeresheje urusaturamanumwa ngiye mvangirwa mani. none ahubwo reka mpite nkubatiza kugira ngo ubone ko ntari mu mikino. ngaho rero njyewe Kagoma umukaceri wabigize umwuga mu izina ry'abakaceri bose mbatije umwami w'igikundi cy'abakaceri uzwi nka Gacinya kuva uyu munsi ku mazina ye hiyongereho Kizigenza. wenda ari guhaye rwose ariko nonaka nakomero kabisa. iryo zina se kandi rikomotse? iri zina rero rikomotse mu bwenge usigaye ufite gutegura ibitendo bituma turunda inoti ubudasiba. ariko noneho by'umwihariko kari agategeko wahimbye. reka nkubwira Kizigeye iriya ngingo ijyanye n'ingurane iyo ntayigiriye umunsi nari gutaha amara amasape
erega nari mbizi ko abantu batinya amategeko bareba barayatinya we iriya ngingo nayisomeye umusaza wari wanze kuva ku isi mbona imvi zo mu musatsi zitangiye kubyina kiwanzenze nezere ko wamukuyemo agatubutse sha namuciye akamiliyoni sanga ngo ntako afite apfa kumpa 200 ntajye mpfa gutwara yo nyine sha ariko sinabwiye ko mama mugomba kubanza gukwera iperereza mukamenya umuntu ufite ifaranga ritubutse akaba ari mumwigirizaho nkana umva shefu rwose iperereza turarikora pe ariko nyine hari igihe umuntu mu cyaro bita umukire utapfa kumusangana n'ibihumbi 100 ugasanga kugira ngo abone amafaranga biramusaba kugurisha inka isambu se amakawa ibintu nk'ibyo kandi nawe urabizi ko tutategereza kugurisha kuko tuba tugomba gukubita tubangura ntacyo burya n'uwahombye arabarada ayo 200 se ntarabayakorera mu kwezi kose cyangwa amezi 2 kandi bitwa ngo ni n'abakozi bo mu biro da yego nyine none cyiza cy'uwo musaza rero nuko yambwiye ngo nasigaye nawe ngo azaya ntiwumva se ngo hari umuhungu utuye inanga muri Kigali wazaza kumureba yamusabe ngo asigaye nayo ayame ese umuhungu se ngo akora iki uwo musaza ntabwo yasobanura icyo uwo muhungu akora kabisa gusa yambwiye ko afite akazi muri Kigali ngo yahoze ari umwarimu mu cyaro ngo aza kubireka abonye akazi keza apo wandumva arayaguyeho nanjye nkiri umwarimu usa narinze ko ifaranga ari imbere ifaranga ry'umwarimu n'ifaranga rihe koko noneho rero ni ukureba uburyo winjirira uwo musaza akaguza n'uwo muhungu we nawe tukageraho tumukuramo ariko uzi ko ari byo niyo mpamvu nakwise kizigenza rero ubwo ngubwo ugafite akazi wasanga we turamukuyemo agatubu cyane gusa mani ikibazo cy'abantu bize kubakora ifaranga biraruhanya byehorera rero biragora gupfa kubona ikinyoma banyomeka akamubwira wowe uwo ntabwo waranye njye nabyumvise ubu se tumwisheje ko tuzamuha akazi mu mirimo yo kubaka iminara yose mu gihugu ntitwamukuramo akayabo ntiwumva se ntajya umenya ubwenge ubundi tugakomeza kwirira ifaranga none amafaranga we tuyita amahanya tuyita kumiro tuyita amahanya yo kabyara yo gaheka amafaranga niyadutunga mvaka niyaduteranya niyadutunga yo kabyara yo gaheka yo karamba amafaranga sha cyakora rero urakoze kungurira agacupa rwose nta kibazo aherukaga kurisoma ntarafungwa ariko ungejeje umwaka w'urumogi rwose rwamfungishije ntazi ibyarwo sha ubanza uzarinda upfa utongeye gutanga ifuti kabisa sha kuri ubu ubanza n'umugore wanjye munyuzeho ku muhanda akambagarika ubanza ntapfa guhagarara rwose ngo muhere ifuti ewana ndumva ifuti yaraguhamuye kabisa ariko rero ni mu gihe da burya ikintu gituma ujya mu nzu y'imbohe kiba gikomeye mva nawe ra urase wagize ngo uriya minsi wamazemo ntiwatakaje byinshi urabizi wahura n'icyo wa mugabo wavuze isabwa ko hari abitwikira ifungwa ryanjye bakansabura abajura bahengereye ufunze se bapfumura inzu yawe baragusabura yawe umujura atwibye ntiyapfumuye inzu rwose ahubwo yiheranye umugore wanjye aramujijisha yigira umushinjacyaha amwaka ruswa amaye batatabuja umugore wawe se ngo uyu ruswa yarayimuhaye da ibihumbi 100 ya byose ibihumbi 900 byose bigendera agatsi koko ntumbwire ko arayo karera yampamagaye ambwira musoni neza ati wabimenye uranatinye guhita mbikubwira rwose wumve ko haba kuri banki yewe no mu rugo nta rutoboye twari twisigaraniye uzi ubukene twari dufite mu rugo muri iriya minsi karera yampamagaye ambwira ngo ni nyamuguriza akemura akabazo karimo gutuma udafungurwa nkagira ngo wenda agiye kwishyura umwavoka nawe yari agiye kuyaha uwo mutindi w'umutekamutwe nuko byagenze rwose ubu turimo gupfundikanya ngo dushakishe uko twakwishyura amafaranga yawe yariwe n'uwo rusahura mu nduru ahubwo se nyamuneka rwose uzihangane nzaye kwishyura gahoro gahoro nawe urabizi muri iyi minsi rwose ntabwo mpagaze neza yewe nta kundi nuko rwose nuko nkwizeye nk'inshuti naho ubundi ariko ubu nta kintu twakora ngo dufatishe aba batekamutwe badutse muri iyi minsi koko bakaba bazengereje rubanda wabafatisha ute se ushaka uko babikorana amahiri menshi wahora n'iki wa mugabo ubu uzi ko ndimo guhiga umuntu wiyitiriye izina ryanjye akiyita umuyobozi wa Cospec Limited agahemukira umwana w'umukobwa amushukisha akazi kuki tekereza nawe koko abantu barya bakarya n'ay'abashomeri kweri
uwo mukobwa yambwiye ukuntu bamwijeje akazi bakamwaka ruswa nta faranga na rimwe afite akaguzaguza ibihumbi 600 byose akabibaha numvise agahinda kanyishe ku buryo nabuze icyo nkora. ubwo muhungu utagira akazi azishyura ubu bamugurije yakuye he koko? iyo baza kumurya amafaranga basi ntibarenzeho no kumusambanya shaka. Oh lala, umwana w'umukobwa ko numva yahuritse. Uwo mwana yasanze ku mirongo aje gutangira akazi bamwisheje ahageze asanga uwamwatse ruswa si we muyobozi wa kampani ambwiye ibye ndumirwa nifata ku munwa. ariko uwo mukobwa nawe yararangaye. umuntu akwaka ruswa amafaranga akanakwaka ruswa y'igitsina utaranagera no mu biro bye ngo urebe aho akorera koko. uwo mugabo yamubwiraga ko adashaka ko bahurira ku biro nyine kugira ngo amushukashuke amusambanye. ariko ubwo ntiwasanga uwo mukobwa ibyamubayeho ari igihano cy'Imana? igihano se ko yari yakoze ikihe cyaha? ubwo ntiwasanga uwo mukobwa ari muri ba bandi babona urugamba rwo kwikura mu bushomeri wakomereye, aho kurwanisha intwaro y'ubumenyi bakarwanisha intwaro y'igitsina ngo bakunde babahe akazi. urebye yemeye kuryamana n'iyo nyamaswa ari amabura akindi ngo afite nyina urwaye bikomeye. ubwo rero ngo arimo guhiga akazi ngo abone uko amuvuza. kuri we rero ngo yumva yatanga ibyo byose ariko akabona icyamufasha kuvuza nyina. uwo mwana iyo avuga inkuru ya nyina ugira impuhwe musoni. nanjye byarandenze nemeza kumufasha uko nshoboye rwose. urebye yabikoze yitangira ubuzima bwa nyina. ntihereraga ariko nawe yahuye n'uruva gusenya pe. niyo mpamvu rero niyemeje kumufasha gushaka umutekamutwe mpaka tumubonye. nzemera nshoremo umwanya wanjye n'amafaranga ariko afatwe. oya rwose nanjye nimubona hari umusanzu natanga muzambwire mbafashe dushaka uwo mugizi wa nabi. ubu ni nk'uwanyereka watuburiye Karara ubanza bamufunga nabanje kumukuramo amaso yombi. yewe kagoma we ndakumva gake ndabona gahunda wayubahirije kabisa. uri rutica umugambi rwose. reka n'ubundi burya kimwe mu bintu biranga abasirimu ni ukubahiriza igihe. se gumbanye umusirimu nukore ko uhura na Farida rero akaba umusirimu kazi. genda bundi isaha twahagiye kugeza n'ubwo batarahagera. ariko nawe ari hafi kuhagera kuko burya nawe mukubahiriza gahunda ngo mu ntege. ese ahubwo fungura telefone yawe aze kubona uko aguhamagara kuko yangira afunze. cyangwa naraye njijishije nkirya ubuhombi nkabungaye nanakiramo kuntesha umutwe cyo gaha. reka mfungure yanjye ndumva muri no minsi nta muntu urimo kunshyira ku nkeye. reka nimero benshi bari bamaze kumenya nazivanye ku murongo. izi nshyashya nta benshi bari bazimenye. ariko rero gusa kuko mfite umwanya muto mu gihe dutegereje Farida reka mbe nkubwira misiyo ngiye kubatumamo. yombi kandi niteguye gusoza ubutumwa nk'ibisanzwe. sasa rero namenye amakuru ko hari umugabo w'umukire ufite uruganda hano hakurya ahangaha hano mu cyanya cy'inganda. uyu munsi rero gushyingira umukobwa we muri iki gitondo nyine. ubu tuvugane imyiteguro yo kwakira abaje gusura no gukurira imbangiro. ubwo bukwe se twabutumiwemo? niko twatangiye kugera mu rwego rwo gutumirwa mu bukwe bw'abakire bagenzi bacu se. ariko kagoma nawe rwose ntugashinyagure. yego tumaze kwigwizaho ifaranga ry'indangare ariko ntituragira ku rwego rwo kumenya n'abakire bafite inganda ku buryo badutumira mu bukwe bwabo. ndetse n'iki gitumye impamagara kubagaho muri uru rukerera ngo dutegure inama y'ubukwe tutatumiwe. ariko nibyo nshaka kukubwira nyine. ko Farida mbyukije shisha itabona ngo kizigenza aradushaka byihutirwa nkazana nisha umwaka. rero ushobora kuba utaratumiye muri ubwo bukwe ukitumira ariko ukungukira muri ubwo bukwe kurusha n'ababutumiyemo. cyakora koko da mugani ushobora kugeraho ukagotomera za rikeri ukagotomera za wisiki ukarenzaho inyama ukavana ibondo riruta n'iry'abatumiye da. cyane cyane ko burya abakire badakunda no kunywa abonye bikundira amazi gusa. tega amatwi ari kumva imisiri yo kujyana muri ubwo bukwe muri ayo mateshwa. urumva ukuntu washyize imbere inda kurusha ibindi bintu byose. rwose ntashyize imbere inda kandi n'Imana yarayishyize imbere urumva ntaba nihaye kuvuguruza umuremyi wanjye. sha rwose umva nkubwire ujye umenya ko inda yibashimira mu iriro. uyibwira icyo uyirarije ntuyibwira icyo uyiraje. uranyumva? njye numva banavuga ngo urushywa n'ubusarara yijuse. wakabimenye se ubundi umuhanga w'inda arayizigamira. ariko rero Farida aratinze ngo aza gusobanura kuko nariye mwigishije amayeri yose. ubu murararana uko mushatse pe neza neza nk'umugore n'umugabo. ibyo ntibikureba ubundi se hari amagweja mwureba ngo bazampeza. akagira nk'umurika ibihiye da se ngewe wazamumbwira akagira atya akanirarizaho niyo byaba rimwe ko ntacyo byabitwara. kararane na nyiramuhari ibyo sibyo bikuzinduye. cyenda nk'abandi bahanguriwe amatwi wawe ibindi ubishyire ku ruhande. si mushiki wawe ndana nawe. yatwawe n'isuriti koko mpfuye n'ikimbetezi kandi mama yari umwenzi w'ibwami. ushatse kuvuga iki kabo? nyakubahwa dukomeze naho ubundi se
upfa kuba wateguye ikibuga gusa ahasigaye njyewe na Farida ibitego tukabimariramo twese ko ataza ngo tunoze umugambi neza. usabwe kujya umenya akazi kawe ibindi bitakwiriye ukareba ku ruhande wumvise sha kuri bose mbabare nari ntamyeho gatoya. hanyuma rero iriya modoka nziza ubonye iparitse mu gipangu niyo mugiye kugendamo. kuriya mutagari w'imodoka se wawukwiye wa wowe ubundi ziriya zigendwamo n'abayobozi bakomeye ndetse n'abahirwe bakomeye. iriya niyo nabakodesheje kugira ngo hatagira uza kubacishamo ijisho sha. erega umenye ko mutashye ubukwe bw'umukire mugomba kugendera mwisanishije n'abakire. mbese ntusanzwe izi ntidusanzwe tuyikodesha iriya. ahubwo manura n'iriya kositimu imanitse hariya ugenda wicetsemo sha. nayo ni iyanjye none haribaze ibintu byose biri ahangaha Kizige. ibikapu n'ibindi mbona nibyo tuza gukoresha se cyangwa ndakubwira uko muza kubigenza yewe tuzi. njyewe ibintu byose nabiteguranye ubuhanga ndaje ngusobanurira ingingo ku yindi mwereke uko muza kwitwara kuri buri ntambwe. ngo mwaraye mubiganireho wowe na Farida da kandi sha nyirakanwa kabi yatanze umurozi gusa. uyu muntu ejo ubutumwa bugufi se n'ibindi kandi reka ndebera ubwo se si Farida urimo kukubwira ko ageze ku gipangu. yego amaye rero yesu we ubu se bishoboka we sejo ubundi harya amaye rero yewe kagoma we sha ubanza wa mukobwa yewe tata we sha ubanza ntamushimira hamuryaga pe yewe data we uyu mukobwa ndavuga gihozo yewe ewana anyandikiye message rwose anshimira ibitangaza byose namukoreye muri rya joro namuraranye. haranuriwe none yongeye ngo arashaka kwiyongeza da rahira shanda nawe isomere ndi imana y'abagore rwose kasome numve da muraho muyobozi mwiza ngo muyobozi mwiza ye none ikomeza ndizera ko umeze neza kandi ko nkumbuye nk'uko nanjye ngukumbuye. ndisegura ko ntabashije kuza gutangira akazi ku munsi mwari mwampaye kuko nari nagiye kuvuza mama ariko ubu nditeguye ahubwo munyemereye ejo nahita nza batangira akazi. gusa ya minsi twamaranye yansizemo ishusho ihora ingarukamo nifuza ko niba bishoboka mbere yo gutangira akazi twazabanza tukongera kugira n'ibihe byiza nkagushimira ko wangiriye icyizere ukampagaza. urumva ntaracyemeje mwa ngo mbere yo gutangira akazi ngo muzajya mubanza ngo mwongere. nagikoresheje cyane uzi ko cyatwaye n'ibyo nagikoreye kurusha uko gishaka akazi we cyarangiye najya ntakubeshya naranuriwe pe tubareka nkubwire Kizige cyakora nanjye ntakubeshye nabonye amafoto ndeba imiterere ndeba igihagararo ndeba imisusire ndeba ye baba we cyo ni amafoto mbona yujuje ibyangombwa byose. amva reka nkubwire abagira nk'umurika ibihiye koko muba mwitamitse pe uriya ntawahuriye na mukecuru Farida pe. reka Farida se kuri ari nyogokuru kuri gihozo inyuma gwayo gasha gihozo rwose sha gihozo sha mwiziye neza kuko yamfumbase ijoro ryose iryo joro twararanye narigereranyije na paradizo njya numva avuga rwose imwe ngo iriho inyanja y'ibirahure. ahubwo reka nkwereka we reka njye hamagare nkibwire ejo kizaza i Kigali nkomeze nkiho by'ubwenge niho bagize uyu mujyi. nonese gukuramo telefone ugiye guhita umuhamagara none ntiwagusha itwaresha ufatiye nayifata igihembo kwiki reka mbanza mvugane n'icyo cyana ashaka tunoze gahunda y'uburyo kizaza kunyihera ibyo abandi bishyura akayabo. ndabona umwana amaze kukubana ubuki ndakanyabo ntareze ibyo kumutubura ndabona biza kuvamo kumugira umugore ubundi ndabona ashobora gutuma akazi kacu gapfa. ceceka aho ngaho ariko hatanye utakumva uri kuvuga ayo mahomvu wajya ugabanya amagambo ukongera ibikorwa. kagoma we tuvugane ibintu byose maze kubipakira mu gikapu gusa mbonye kunyura ahangaha atari sawa kuko abantu bose barimo kureba muri iki cyerekezo.
none se kuko uje utabizanye biragira hano gute wangu nawe wowe kata imodoka uzenguruka iki gipangu uhinguka inyuma mu gikari hanyuma nugerayo nanjye ndahita mpeka igikapu nyine mu karyango kari mu gikari gahinguka hafi ya kiriya giti nyine cy'avoka kiriya ubona inyuma hariya ndakibona se kiriya gifite uburabyo bwinshi cyegereye igipangu kiriya nyine ubwo ndagiye parike munsi y'igiti nawe uhita uzawinaga mu modoka duhite ducomoka nk'abakomando kiravuga ahubwo ndagutangayo kata imodoka vuba vuba nanjye subire mu cyumba urumva ndakurinda rwose ariko siko niba gacinya arimo kumpamagara cyane ubarashaka wikira nyine wamwitabye ukuntu cyakubwiye karamba sigise ayo mu rugamba turiho nitabiye wasanga hari amabwiriza ashaka kuduha kuri iki gitero ariko ujya wibuka yuko gacinya ariwe kizigenza w'uru rugamba ntagenda buriya amaze kuba nk'umusifuzi mu kibuga amabwiriza yo niyo tugomba kuzajya tugenderaho birarongera arampamagara pe wamwitabye ubundi wowe umva reka mwitabe ngenda nawe kata imodoka singukunda yesi kizigenza yesi ndakumva mbwira vuba twageze mu kibuga wana kiravuga utaneza abantu nyine twahageze n'umukino urimo kugenda neza rwose ubu tuvugana nyine ubu tuvugana ndi mu rubuga rw'amahina mu kanya igitego kirinjira mbwira ibyo umbwira ahubwo urimo kuntinza mu makoni hanyuma se kagoma muri kumwe ko nashakaga kumuvugisha kagoma ari mu modoka yewe ahubwo urimo kuntinza reka mfate igikapu ngende umva nugira imodoka ubwire kagoma ahita umva maze gufata igikapu reka ngende ibindi turabivugana ngeze mu modoka se uburyo cyari cyanakubye yewe nizere ko nta mugengo mbonye muri bariya barimo kwifotoza bimarinze ariko mbonye bari mu myiryo ntawe unyitayeho twagiye wangu agisaba imodoka tugende we murezi wari ugiye kuntindira mwana fari sikakiyese wamvugishaga kuri telefone akavuga ibintu byinshi wanarondogosha aho ureba inzira yose munyuramo wasanga abadukurikiye wanyu reka nyura hano ndabona hari umukobwa uza udusanga kuki ayiwe dore arancikira mbare benita reka mubaze benita we karame fifi umva vaho ikingura cya cyuma twashyizemo ibintu nibagiye kuramo kado umukobwa agiye guha nyirabukwe na sebukwe ariko se fifi ubukwe bwakujagaraje ku buryo wibagiwe ko ufite urufunguzo koko urufunguzo nari mfite naruhaye wa mugore w'inzobe uje nonaha yewe ngo yashaka gushyiramo telefone ye n'urukapu yari afite rwuzuye ibintu none mbonye yinjiye mu modoka ahita agenda buriya nawe disi ubukwe bwamujagaraje ntiyibuka kunsubiza agafunguzo none se fifi umugore wuhe nta mugore w'inzobe munini wabonye waje mu modoka nziza y'umukara ikamugeza ku gipangu ari nawe uyigiyemo dore rwose imodoka ihagurutse aka kanya ntayibonye se tugenda nkingureshaho batambura dore bantumye kado ese ubundi we uwo mugore wahaye urufunguzo uramuzi fifi ntabwo nzi izina rye ariko ngo ni mwene wabo w'umugeni niba yambwiye ko ari nyina wabo niba mbwiye ngo ni nyirasenge ntabyibagiwe ariko nyine ni muri ayo masanga ba nyina wabo na ba nyirasenge bose ko nzi ko bicaye mu ntebe zabo hariya mu birori kandi bose abuvuze nkaba mbazi araho muri uwo muryango ubu nguko ntamuzi mvara ibyo byidutwarira umwanya mfungurira dore nsize umwanya wo gutanga akado ugiye kugerwaho ibaze bahagurukije umugeni ngo atange akado akabura icyo atanga turi muri menshi twaba tumutengushye nyine ngaho fasha aka gasaka menyengure zana ngufashe ikingura vuba ahubwo nyagasani we fifi ni ibiki ubonye ibi ni ibiki mbona ibi ni ibiki koko fifi uzwi nta kintu na kimwe gisigaye muri twabitse muri iki cyumba mana we ibi ni ibiki koko yesu we benita we utambwira ko wa mugani ahaye urufunguzo ari umujura akaba yatwibye oya we beni n'akavarisi se yagatwaye ahubwo se urabona icyasigayemo ari ikeko oya we ureba ko na za kado waruje gufata yazikore ko zakabaye mbega ibibazo benita we ubwo uzi ko ka kavarisi abantu barenga 10 bari babitsemo telefone zabo n'amasakoshi arimo amafaranga njye wese sinari nabitsemo ayo mafaranga 100 nabikuje turimo kuza mu bukwe oya we ibaze no kuri smartphone zirenga 10 gushyiraho amasakoshi angahe yose arimo n'amafaranga ukongeraho na kado zose zari zirimo hano turabibuze koko ntabwo byumvise kuko turasobanura ko byagiye hehe beni mbabarira umbwire rwose
koko mana yanjye ahubwo se ko nshimye ibyo bindi abantu bazongera bakabigura ubu koko umwanya wo gutanga akado ko wagezweho turabwira umugeni ko nta kado zihari turababwira ngo iki ubu se baje gusaba umugeni baravuga ngo iki nibabona ibirori birangiye umugeni adatanze kado kuri nyirabukwe na sebukwe koko ubu se ndasobanura ngo iki mwana wa ndakumva iyi nzoga yawe ntinyibagize icyo nagusabye mbwira niba uyama mbimenye hakiri kare nakura yamasha use simbona warabaye umusirimu usigaye uba ahantu hahenze ingirira bwangu ahubwo none se papa ndakumva ayo mafaranga angana atyo urayashakira iki yangurize yewe ubu uzabona icyo ngiye kuyakoresha kandi rwose uhumure nzakungukira neza ariko se ubwo wabanje ukansobanurira icyo ugiye kuyakoresha urumva napfa gufata ibihumbi magana angahe byose nkaguhereza gusa ntazi icyo yashakira urabizi se mwana wawe iwanjye aherutse kuza umukozi w'ikigo cy'itumanaho nuko turaganira amenera ibanga ko kuri wa musozi uriho ishyamba ryanjye bagiye kwakira umunara w'itumanaho umunara w'itumanaho ni cyane rwose ubwo rero nyine yansabye ko namuha akantu akazambuganira ibukuru bakampa ingurane y'umurengera ifaranga burimo numvise nibabima nzahita nza kugura itaje hano i kigali mpite mpunga icyaro pe mba nkoroga nanjye ngiye kuva ku kwitaba amaguru ntunge igorofa sha niko bimeze rwose ese uwo mukozi ngo yakubwiye ko yitwa nde ese ugira ngo izina rye ndacyaryibuka ariko ndumva yarambwiye ko yitwa Ndera gusa umuntu mwumvikanye utazi izina rye rega amaze no gusaza kwibuka birangora ariko ibyo yambwiye byose nibyo by'ingenzi naho amazina sinyibuka mwana we amazina ariko ni ingenzi papa gusa yansigiye nimero ye ya telefone ngo nzamuhamagare twuzuze iyo dosiye ariko nimero yansigiye niriwe nyihamagara yananiye neza neza none se kumbwira ko yaguciye miliyoni uko arimo kunguza 800 andi 200 urayafite ayo nahise nyamuha yewe ubundi mba naramuhereye rimwe bikarangira ariko nyine yasanze mfite 200 gusa ubwo rero namwijeje ko nzaza kukuguza hasigaye nayo nkayamuha ubundi akangira muri icyo kibazo ariko se muzehe ndakumva ni gute ko kutinyuka gutanga amafaranga angana atyo kandi ibyo bakubwiye nta gihamya bifitiye wamenya ute se ubwo ko atakubeshye ubwo urumva ari iki cyakwemeza ko ari umukozi w'icyo kigo cy'itumanaho hanyuma se cyabinyereka kindi ni igiki kirenze kuba yaraje yambaye impuzankano y'akazi akanyereka n'ikarita iranga umukozi yewe ibyo byose rwose nta na kimwe wagombaga gushingiraho ngo utange amafaranga yawe uranyumva ibintu byo kujya utanga amafaranga udashishoje sibyo rwose ese ubundi kujya utahamagaye ngo ubanze umbaze mbere yo kuyamuha abize namwe mugira ibyanyu ubwo se ko yaragiye kwigendera urumva nari kuzongera kumukura hehe urumva nari kujya kugura za mitiyu ku gasanduku n'ukuntu ari kure nkagaruka akindindiriye koko ngo mbanze ngo uhamagare ubwo wowe ntiwigize nkana ariko rwose ibintu ntabwo mbyumva pe nk'uwo rwose iyo umureka akagenda ko ari wari waje kugusahura wari kubuhombye iki impamvu uvuga utyo ndayizi ni uko utazi itegeko rigenga biriya bintu byo gutanga ingurane uzi ko yansomeye iryo tegeko nkasanga aramutse atamvuganiye nta n'igiceri nazahabwa ngo kubera ko umunara ari igikorwa gifite inyungu rusange inyungu rusange inyungu rusange se zituma abantu badahabwa ingurane erega wowe impamvu uvuga utyo ni uko utazi iby'iryo tegeko wowe nguriza ibyo bihumbi 800 nibamara kumpa iyo ngurane ya miliyoni 200 nzayakwishyura nshyizeho n'inyungu zose ushaka ariko nk'uyu mushenzi mbona kagoma koko nk'ibi ni ibiki yankoze ariko mana yanjye igisiga se ni icyahehe mwana wa byihorere ntiwabivamo papa ariko reka mbikubwire rwose wabaye injiji pe gahambirwe sha urabwira so wakubyaye ngo ni injiji nta soni none se nkubeshye ese ubundi abo ni bande bavugira iwawe abo ni bandera abakire baragana bashyingira kabisa iyi mari tuzakuramo agatubutse wakintu telefoni icumi zose amasakoshi apakiramo amafaranga aba bakire barakarama barakabyara
ibyo ko numva wagira ngo ni ibisambo sha ahubwo ni ukubwira kizigenza wacu ugacira akajya ashaka abo bantu ko numva bafite imigambi mibi abo bantu nyamara bafite imigambi mibi oya humura rwose ubwo nta muntu bagambanira nta muntu bagambanira ni ukwiganirira bisanzwe aho ntibyakwiye wanyegereje ikibando twasanga bigiye kukwiba tukabishahura mwana wa watuza muze tuza rwose tuza rero kizigenza umva mwana agakino kagenze neza wangu hanze jomba hari kwa mwana ceke mzee ya makuru yawe niko sha kizige ahubwo se utageze hano ati niko hari ikibazo kiranye n'umuhungu wanjye niko ye yararimo anyuzura ambwira ko nahaye amafaranga umutekamutwe naho kumbe warakurikiranye menya aho atuye muramenyana umwana uvuga n'uhe muze gacinya iyo nguze si umuhungu wanjye uyu niwe nakubwira gukora inahangaha za Kigali ahubwo yararimo anjijisha yanze kunguriza ambwira ngo ya mafaranga naguhaye umva muze umva buretse gato mwana vuga ndo nze tuvugane umva wangu muze tubanze tuvuganire hanze gato nturambirwe nta kibazo kizige n'ibiki wa musenzi w'igicucu kibi ni gute ujya gutekera umutwe papa kandi urandenganya mani none ifoto ye wigeze unyereka ngo mbimenye sinari kumwirinda wagenda urimbwa gusa urasa nta nubwo wabonaga ko dusa urabona tutareshya urabona kari agahanga n'undi muntu ugafite mu Rwanda abantu basa nta kintu bapfana hari undi muntu ufite agahanga nkara mu Rwanda usigiye na data ariko abantu basa nta kintu uriya niwe data umbyara uri kumva ahubwo mbwira urya rwaye ikibuga twakinira agakino ka wa munara w'umuhimbano numva isoni ziranyishe neza mbura ahantu nkwirwa shaka ndetse nakumira ko kumva dutagiye no guhekura n'abatubyaye bavandi ntundura se kagome ibyo yankoreye ni gute koko watinyutse kujya guturira umubyeyi wanjye ntuzi ko Selemani yatuje gukora ikosa ryo kurya imitungo abantu batuzi neza ibyo bintu se bikubwe wa musore none tukutigeze umungereka wakombaga kwibwiriza ntabwo warigeze unyereka iwawe yewe n'akarere ukomokamo ntako narinze ubu ngubu urabona utandenganyije ariko se wamugane koko urumva wari kubwirwa n'iki kuri yari wese wa shefu wacu ntandenganyije fari ahubwo urakaze shakago umuntu utekera umutwe umusaza wabyaye kizigenza nari namwemeje ndakwemeye kabisa umva ndakwemeye singiye kureba mu mubeshyi wemeye akantu ko kunywa tu usaze nkagure umva rero mbabwire muve mu rwenya mwanjijemo nta n'isoni reka uyu musaza tumusubize ibihumbi by'Magana 200 tumusobanurire ko wasanze tuziranye ukaba udashaka kwaka ruswa umubyeyi inshuti yawe urimo urabyumva ibyo umunara byo nabitegereza agaheba nzamubwira ko bafashe iminara isanzwe ihari bakayongerera ingufu mu mwanya wo gushinga imishyashya reka nawe utuvangiye yego ndakumva Rwema we niko kumpamagaye uzindutse se urashaka kumbwira ko ya gahunda twararanye wayihinduye oya da gahunda irakomeje ariko nyine ndagira ngo nkubwire ko Gihoza amaze kumbikira urupfu rw'umubyeyi we ngo ya ndwara y'umwijima iramuhitanye wa mukecuru arapfuye n'ukuntu Gihoza yatanze ubuzima bwe agamije kumurokora ndushijeho kubabazwa n'ibyabaye kuri Gihoza rwose birababaje ariko nyine mvuganye nawe numva arakomeye gusa ya gahunda dufitanye nawe irakomeje yo ntugire ikibazo kariya kana rwose ngafitiye impuhwe cyane sawa reka mbyuke nitegura uraza kumbwira hari ibyo tugiyemo na Rwema ndaza kukubwira neza ahubwo se kugiye kugenda kandi nzi ko ugiye kumperekeza tukajya guhiga cya kigore cya ntuburi ngahure ubwo se wowe urumva wamenye ugihigira hehe koko hari umugore w'inshuti yanjye wambwiye ko hari ahantu yigeze kubona kinjira mu gipangu ukuntu ubwo rero naketse ko ariho gituye ubwo se iyo nshuti yawe iziranye n'icyo gitekamutwe ntabwo baziranye gusa nyine bwa bwo twatashye ejo kiriya kigore cyaraje kiba amatelefone gitwara amasakoshi gitwara amakado mbese umva ibintu ejo cyakoze mu bukwe nakumiro abantu bose barumiwe kuki se mutagifashe ngo mugishyikirize inzego z'umutekano umvara twari kugifata dutese ko twamenye ibyo cyakoze cyamaze kwigendera none se uko cyo kibonye ukakimenya ukicecekera kugeza n'ubwo gikora amarorerwa yose mu bukwe nanjye sinari nakibonye mbere hose nakimenyeye ku mafoto abantu bifotoreje ahantu cyari gihagaze mbese kwa kundi mwifata ifoto
inyuma hakazamo umuntu mutapanze ubwo rero nitegereje neza ayo mafoto mbona neza nicyo mbona ni cya kintu cyanekeye umutwe ku rukiko gituma nyirundurira ibifaranga agashyi nanayagujije. ubwo se koko warebye mu mafoto umenya umuntu mwahuye rimwe gusa? cyane rwose afite inkovu nini cyane mu gahanga niyo nahise mumenyeraho. ubwo rero hari ukuntu ngo cyatambutse gikebaguzwa gikebutse kirebye aho basore n'inkumi bifotorezaga baba bagifashe mu mafoto yabo ariko nyine ntibabyitaho kuko batari bazi ko ari ikijura. gusa nanone ngo hari ababonye yinjira mu modoka kandi iyo modoka bambwiye uko imeze neza neza numva niyo uwo mugore yari arimo igihe yanuburiraga yigeze umushinjacyaha yo gatsindwa. uzi ko iyo kiza kugira ibyago ukakibona kitarajya muri iyo modoka uba warakimenya ukagihururiza tukakishyuza yacu cyariye. ahora n'iki umva yanciye mu myanya y'intoki ariko arabeshye nzamufata kuko uwo mugore yanyemereye ko ari bujye kunyereka icyo gipangu yamubonye yinjiramo. ahubwo rwose ndashaka kumerekeza tutajya kugifata twenyine kikaducika. ubu se urumva naguherekeza nte kandi nkubwira ko ngiye muri gahunda mfitanye na Rwema kandi irihutirwa cyane. izo gahunda ziruta amafaranga wanyuriye ibyumweru niziye ko urabanza umerekeze izo gahunda zaba zijya mu ndi munsi rwose. oya rwose ntabwo byakunda kuko gahunda twayinogeje neza. ikindi kandi rwose ndumva ibyo byawe rwose n'iyo nshuti yawe ngenda umva bidafatika. uti ubwo se icyo gipangu yamubonyemo wabwirwa n'iki ko aricyo ahoraho? ariko ntugasuzugure ibintu sheri wowe duherekeze ibindi turabimenyerayo. reka ikindi ugomba kumenya nuko nta gihamya yemeza ko uriya mugore yagutuburiye uretse wowe ubizi nta kindi gihamya ufite rwose kuko amafaranga wayamuhaye mu ntoki. kandi njyewe na Rwema rwose tugiye kureba umwana w'umukobwa wababaye cyane ukeneye ubufasha bwihuse dore ko yibereye no mu byago byo gupfusha umubyeyi we. ubwo koko nta n'impuhwe wagirira umwana wapfushije nyina. ariko uwo mukobwa undutishije yaguhaye iki musoni niko ubwo ni ubwitange bwo kumufasha gusa cyangwa mufite ibyo yabahaye murimo kwishyura? abagabo koko kuki mutanyurwa n'abagore mwashatse? ariko umugore we ubwo wabaye ite koko? nabaye nefiki ubwo ibyo byose ubivugishijwe nuko ngiye gufasha umwana w'umukobwa? umwana w'umukobwa urutishije umugore wakubyariye ugusasira ni mukobwa ki ni muntu ki? kuki nyewe utamerekeza ngo ntangire inzira yo kurenganurwa ahubwo ukabyukira inyuma y'ako gakobwa kagutwaye uruhu n'uruhande? oya kwanza ndaje tujyane menye neza ibyo mugiyemo kuko nta cyanyemeza ko ibyo umbwiye ari ukuri. rwose nta cyanyemeza ko ari ibyo ugiyemo. ariko rero rwose ugire reka twumvikane yego ndabyemerera uri umuyobozi w'igikundi uri kizigenza turabyemera turanabikubahira ariko nanone ntabwo ugomba kutuyoboza ngo n'icyuma tugomba kumvikana no kujya inama rwose. ariko se njye nanze ko tujya inama cyangwa kumvikana nama? none se nyine niba njyewe na Kagoma twarebye tugasanga kugira ngo kiriya gitendo kigende neza hari uko tujyana nawe kuki udashaka kuza ngo tujyane ahubwo ukishimira gusigara wishimana n'iyo karashika ngo nibyihuze. ariko se ninde wakubwiye ko ngiye kwishimisha koko Fari? oya wenjejesha rwose wenjejesha pe byose Kagoma yabimbwiye. gahunda ufite yo kwishimisha kuri gihozo nigiye gutuma utwikira akazi koko kandi kwishimisha ntabwo bifite inyungu rusange ku gikundi cyacu ku buryo wabisimbuza akazi. ariko se kujya utekereza ibyo ntumve ko uriya mukobwa namukoresha nkamubyaza izindi nyungu zitureba twese. iyi ni inshuro ya kangahe ugiye kuryamana n'ako gakobwa? si inshuro ya kabiri? kandi nta faranga na rimwe karinjiza mu gikundi uretse yandi Selemani yamuriye amubeshya akazi. ubwo busambanyi wadukanye butazana ifaranga rero ntibugomba kubangamira akazi twari twapanze. busambanyi yo kurya amagambo y'abantu. vayo tujyane mu kazi niba kandi wanze ijye simva hano turahirirana. ariko se ko ndewe wareka rungu wa mugore wahabaye iki? rega ndimo guharanira inyungu rusange. niba kiriya gitendo twabonye ko dushobora kugikuramo miliyoni hafi 2 kandi tukaba tubona kujyana nawe aribyo biza koroshya akazi kuki ushaka kudutererana ugasigara winezeza? ariko rero reka nkubwire ngiye gacinya rwose sinkunda umuntu unyubahuka. oya si ugukubahuka nyumva kandi unyubahe. nakubwiye ko ikibuga nagiteguye neza kandi ngiye nkakizigenza. nasanze abakinnyi babiri bahagije ngo tubone intsinzi kuki utsimbarara urashaka kujyana nanjye? ariko ubundi niba ari umunezero ushaka ko usanzwe wo guha waje tukajya mu kazi ko nitugaruka ndi bukunezeze. ariko se ndakubwiye ko ari ibyo ngibyo rwose bisigaje aho ngaho rwose njye nawe niduhora turyamana ntabwo nkunyura
Erega ikibazo ntabwo ari icyumba cyo kubyumva ushaka ngo nkwangire ako gashenzi kagakogwa tutarajyaho n'igihumbi ahubwo ukaba ushaka kuguha kuyo twakoreye hari icyo kari buguhe koko njye ntafite ariko rero mva nkubwire Fari nakubwiye ko rwose ibyo ukeka atari byo tugiye gukora uranyumva wikomeze rero gukomeza kunkekera ubusa tuzaza rwose gushwana tunapfuye ubusa unyumve rwose noneho reka ngume hano nibyo mukora byose nanjye mubikore kareka akazi reka mpagume ariko waretse gutsimba oya reka mpagume rwose ubundi se ko mvuga kuhaguma ugahita uba nk'imboga zikubiswe n'umwuka w'inkono ariko rero niba udashaka no kujya ku kazi rwose rero oya ntaho njye urimo urantanyumva ubundi si igihombo cya twese wumva ari njye uhomba njyenyine gusa ngusabye kuza kuguma muri izi nzu zo mu gikari mu gihe ndibuze kuba ndi kumwe na Gihozo hano mu nzu nini kuko hari ibyo tugomba kuganira bikiri ibanga ndaguma hano oya ndaguma hano rwose kandi nabikubwiye ibyo muganira byose mbyumve nanjye mbaye ibitekerezo nk'ubwo uri kurwana ayo mabanga tuvuga ni bwoko ki kurwana n'icyo mu by'ukuri ku buryo ntagomba kuyamenya kandi dukorana ariko ubwo ko ndi umuyobozi wanyu cyangwa wabyibagiwe niko wibuka ko ugomba kunyura nk'uko abagaragu baha bami ibyo ndabizi kuko narabirahiriye tujya gutangira akazi nuko rero ntukambuguruze bene ako kageni uzi ko wamfasha nk'umupampe mugenzi we kandi ndikizigenza umwami y'igikundi cy'abakaceri aha numva ka karaya kankaje ayo gusa karara ugenda bukwiriye kanigire mu nzu zo mu gikari da avuga uvuye aha agahara gahabwa intebe nyine nta kundi umva urampara urutwe nyine utuntu tw'utugambo ubunzanaho harya ngo iyo agahararo gashize uwahekwaga arigenza vana imigenurano ngaho se wihuta ahubwo ndajya gukingura umaze kwikingira na sinshaka ko Gihozo akubona nagiye mama we agenda nyine baye we yasukwa abakobwa bagitemba itoto ubwo nyine Farida nabaye mari musingikenewe mu buriri bwa kizigenza umwana urinde wo komanga urinde ni umukunzi wa Gihozo witegura kubera umukozi akanda kubera inkoramutima nk'uko wabimusabye ubwo se ko wamejeje hanze byagenze bite niko Giho karibu rwose Gihozo cyahogoje umutima wanjye urakoze cyane ngwino umukobwa mwiza utagomba icyangwe nari nkumva ubusuruke bwo mu gituza cyawe ni ukuri nibyo ni karibu kandi nanone sheri ubu tukuvuye gituma wakijura kitagira ubumuntu warigenze ariko ubu ngubu urafashwe rwose wamuhemo ariko se muramfashe mumfatanye iki cyanyu nibye ndababeshye se ngiye ko ndi umujura ni munde kure se mwimvuna amaboko yabaye nkare se mwamande kuyeko ukarekuresa ariko ni cyagisa kitadukika naranyisho ndamufite ntashobora kumva muranshaka hwiki ahubwo reka kubita ariko se abantu baranshaka hwiki koko amaguru n'amaboko tugihura ariko murabihotera mumbaza iki cyanyu koko inyamara n'abarega sha ni munda kure mwabitabo mwari mwebe ndakora wa kigabo cy'umutabubi urambona we musonera we fata cyane nyamuneka kitagucika tukakibura uyu mugabo muramuzize iki koko mwabagizi ba nabi cyangwa umugizi wa nabi no asanyire mu cyiciro nabi sambo sambo nawe iri musigeho dore wa mugore wanjye umutwe sawe uyu nawe ndabona uyu nawe rwose ndabona uyu nawe akana kuko ni agasambo ndarengana dukoreye nawe ntaducika kugeza inzego z'ubuyobozi
kiravana kuharama amezi amafaranga ni ukuri inganda ngaho sha dore ubuturo bw'abanyabyaha nkawe injira aho ngaho mfunga ibyawe bizasobanukira mu rubanza uranyumva ntatekeraga abantu umutwe muzi ko mutazavumburwa reka rwose biriya ni ukutubeshyira cyenda habeshyira babeshyira iki mwakwemeye ko muri amabandi mukareka kurushya ubutabera umugabo mbwaseka imbohe ushatse kuvuga iki sha navuga se kandi mwanziritse amaboko hanyuma se ko amapingu ari mu maboko ari ku munwa nahise mwamfunze amaboko ngo ntakoma amashyi cyangwa ni ukugira ngo ntiruka nkagucika nawe bakagufungira bari kumfungira ni ukugira ngo utirukanka nyine ni uko rero nanjye aya mapingu ari mu maboko yambujije kuvuga ariko sha ayo wigira yose ngaho uteganya gukuremo winjira usanga abandi sha yaho dore injira gira vuba tugende dore ngabo basange ngaho re uyu muntu mbona binjije muri gereza ni Gacinya cyangwa arimo kureba ibirorirori niko sha Gacinya we ni wowe sha none se nawe hano Selema yampaye nka rero niko hasi hageze ryari mani umva sha ubwo se tuvuge ko warura utazi ko bamfunze sha nabwirwa n'iki se mani kontero konseze roga igikapu cyuzuye amafaranga umbwira ngo ugiye mu mahanga ahubwo se nyine ubwo byagenze gute kugira ngo wisanga ahangaha ko narinzi ko byibura ubibera mu mahanga niko ivugisha shasa wageze watekera umutwe wo gupfubana birangira agarutse gufungira mu Rwanda byagenze gute shawe ngo umuntu yiringira amahirwe agasanga amaherere amutegerereje ku nzira gusa byambabaza nawe ubaye uzanywe hano uzize ibyaha bijyanye na wa mwuga wo kurya ibyo utaruhiye urumva se sha bindi nazi ari ibihe koko mwana wamwe nibyo nta bindi hamwe badufungiye rero nitwe twize kundi rwose twino dusangira uburoko nk'uko twasangiye ibya rubanda tubitishije none nibo banyifatiye baramboha nisanga hagati y'izi nkuta none se nawe n'abaturage bagufungishije wangu mva sha uzi ko njye nahururijwe sha n'ingegera z'abaturage zifashijwemo n'aka gakobwa wasize uriya amafaranga ukabeshya ko uzagaha akazi reka se hanyuma se ubundi ubu mwarimu gikururikana n'uriya mushomeri kazi mukimurya haye amafaranga koko amafaranga hese ashaka ko kuva burya nta n'ifaranga na rimwe twagakuyeho mwana yanjye none bishaka ce niba nta mafaranga mwagakuragaho mwarimu gipanga icyo kindi rero burya yamaze kugenda kakajya gahora kanyihamagaza ngo kubera ko nyine rero agahamagaje nimero yanjye hanyuma se kuki nyine wakomeje gukururukana nako kandi uzi ko twagahemukiye sha nyine kakomeje kunyikururaho birangira kangushije umutego ndyamana nako ubwo rero gakomeza kunkururukaho ngo karanyishyuza akazi nyine birangira kangambaniye karaza karambeshya ngo karashaka ko twongera kuryamana kangusha mu gice cy'abantu ndi kumwe na Farida nuko twisanga baduteye kwa kajugwiga batuvugiriza induru akacu kaba karashobotse rwa rugingo umuhanzi yaririmbye akavuga ko rudapima n'amagarama rurakugaritse rero ruranyagetse pe yawe ngo rujya kwica imbwa ruyiziba amazuru koko ndebera se sha ibyanjye ubu bitarangiye koko ubu utarinje kurya uburoko bankatira umurundo w'imyaka y'igifungo ngwino dufatanye kurya ubunanga bwo muri gereza rero twishyura igihe twamaze twidegembya mu bya rubanda nta yandi mahitamo kabisa reka sha twarahemutse turarengera gaci maze iminsi ntekereza ibintu twakoze nkumva nanjye ubwanjye sinzibabarira rwose ibyaha twarabikoze rwose ntawabihakana ariko nyine none ntitwakwirenganya kuko twashakaga imibereho reka sha inda dushoreye dusaba buri munsi ariko gaci ubwo uribuka ibyaha dushinjwa byihorera sha ngaho gukora no gukoresha inyandiko mpimbano kwitirira imirimo tudakora ntigeze afandi sha ubwambuzi bushukana ubwambuzi bukoresheje kiboko ubuhemu nakwasi nabirondora ngo mbirangire twarakabije pepe njyewe umushinjacyaha arabisomeye
ndavuga ni kwahera impeta y'urudashira nyambikanye n'umunyururu. Kera buriya kuri ibyo byose niyongera no kuba narasambanyije igihozo mushukisha akazi kandi rero ako kazi nako nakamushukishaga niyitiriye umurimo ntakora. Urumva rero ko ngende ruharwa pe. Jewe ikintu cya mbere nicuza kimbabaza kikambuza amahoro nukuru nahemukiye ababyeyi banjye bwite. Gacinya urumva icyo kintu iyo mbitekereje iteka umutima urandya. Birumvikana ni ukuri iki cyaha nanjye ubwanjye sinshobora kuzakibabarira, ariko tekereza guhemukira ababyeyi umuntu aba yarengereye bikagera ku rwego bwabo baguhururiza bakagufungisha. Urabyumva pe? Urumva ibyo bintu koko? Ubu ndatekereza ukuntu iwacu babayeho basabiriza kubera njyewe n'ukuntu bangobotse bandihira amashuri bakantunga uko bashoboye, none nkaba narabasize basaba uwo bimye. None se burya ni wagufungishije? Tirengagije ntiwibuke igihe nagusezeragaho nkubwiye ngo ngiye gusezera ku babyeyi no kubasaba imbabazi z'uko nabahemukiye. Ndibuka ko nyina yaranze kugenda utabasabye imbabazi utinya ko ngo imivumo yabo ishobora no kugukurikirana ukazapfa nabi. Burya rero nabaye nkigerayo ntihakandagiza ibirenge gutya bansamira hejuru batangira kumvugiriza induru mbasaba imbabazi neza neza baranga. Yamaye nka rero baha amafaranga barayanga pe banayareba mu ntoki kugeza ubwo bahuruje abaturage b'agasozi bose baraza baranigagura benda kumpeza umwuka neza neza. Yamaye nka rero shaka kubanza ababyeyi bawe bakomerekeje bikomeye cyane mwana. Kihoreresha kugeza nubwo bumva icyabahesha amahoro ari ukugufungisha. Mana nyagasani uwampa basi bakazangemurira niyo yaba inshuro iyido imwe yonyine nkabasaba imbabazi wenda ntituzongere no kubonana ukundi. Bahungu mwe muvandi twaryoye no kurya ibya rubanda burya ngo urwishigisha yararusoma pe nyine nta kundi reka twirengera ingaruka. Reka turusome nta kundi. Nanjye wumva ubwo rero papa bamutekeye umutwe byose binturutseho namuterereje cya kagoma kirawumutekera gusa icyo akora we amahirwe yagize nuko nabimenye kare. Ngaho nawe nyumvira none se nakagoma yari amaze kuba inzobere bigezaho ubundi se ubwo ntibabafatanye? Ishwida bamfatanye na cya gikobwa ngo ni Farida nyine naho kagoma nyine ntiyari hafi aho ariko nawe sinzi niba azatinda batamufashe rwose kuko amaperereza yatangiye. Numvise abo twakoranye bose azabasiga ku kagozi. Azabasiga mu kagozi pe. Yewe Selemani we gahoro k'imbwa rwose kaduhiyeho sha twagiye kera kose ariko ibihangange birahangamo. Ahubwo sirika kubaze na Farida mwafatiwe hamwe? Mbasha batuzanye mu modoka imwereka kuko twafatiwe mu rugo rumwe rwose. Ariko se mwumve ko muri iyo minsi mwahoraga mubona inkuru zivuga ukuntu leta yiri kwifunga bateka mutwe kuko gace kuki mwinangiye mukanga kubivaho? Kuki mwanze kuva ku izima ko ubwo mwumvaga umunsi wanyu utazagera ko cyakora irongo ntirizongera kunyica mbonye umusangirangendo. Erega sha Selemani nawe urabizi iby'ubusa biraryoha ntibyagutangaza akagoma akomeje uyu mwuga we mukandi yabonye ko njye na Farida twatawe muri yombi. Umva rero reka mbabwire reka nkubwire gace ndakumva nabo nibashaka babivemo kuko twese twumvaga tuzasaga duteka umutwe ariko nyine urabibona ko bitaduhiriye. Ndabibona pe gusa nari nzi ko nzisanga hano. ahora nikisha yaba wowe se wari uzi ko uzisanga hano? Sinajyaga niyita komando ku rugamba rwo kurya iby'indindagizi n'indangare nzi ko ntawafata. wahora nikisha Selema ubu ngiye Gacinya rusigaye ndikizigenza umwami w'abakaceri. Sindibavisha ukuntu rwose naguye mu mutego w'umwana w'umukobwa wo mu cyaro kitumva ingoma nkisanga mu nyururu. Yewe sha Selemani we ibihe ibindi koko gace ubivuze ukuri kandi n'ubundi babivuze kuva kera ngo ibihe ibindi rwose wahigaga abandi agahinduka umuhigo wawe yahigaga.